kuvugana na pasiteri wacu mukundwa mfite ndakeka hari abari bategereje ntigeze ngeraho ntabwo nari bushobore kugera kure mbega mba natanyaguritse kubera amayerekwa murabona kandi yabaye menshi ageze nko kuri 15 cyangwa 20 y'umugoroba kandi ibyo birantanyaguza ku buce kureba gato hano na hariya nasohotse ndavuga nti mwene data na Neville uramutse ukomeje gakomezanya na gahunda ndashaka kunyerera gato maze nkajya mu rugo navuze nti ndumva ndi hafi kugwa ndumva n'umutima wanjye urimo gutera cyane usimbuka kandi navuze nti ndumva ntagishoboye guhagarara na gato aravuga ati mwene data Branham abantu barimo bambaza niba ushobora kurangiza gusubiza ibibazo kandi numva ntashaka guhunga inshingano mu gihe ndi mu murimo nkunda mwene data Neville kandi hari mu minota mike ndakora uko nshoboye kose kandi nzi ko Billy yinjiyemo aho ndavuga nti ese waba warangije bose aravuga ati papa haracyari nka 20 cyangwa abarenga bagitegereje bityo sinashoboye ibyo biratuma bagera mu bantu barenga 30 uyu munsi wonyine kandi abagera kuri 25 n'amayerekwa ubwo rero mushobora kumva ukomerewe uko niko nge nyakuri ndananiwe mu bitekerezo ariko turi busenge dutangirire kuri ibi bibazo aho twari twagarukiye kandi noneho igenge nindamuka ngiye muri Arizona nibi mbifite mu bitekerezo byanjye byajyaga kumbuza amahoro igihe cyose kandi nzagaruka vuba aha umwami nabishaka maze mvuge ku kibwiriza vuba aha bishoboka ku buryo buboneye bwo gushakana no gutandukana reka dusenge mukundwa wa Mana uzi umutima wanjye kandi uzi ibyiyumviro byanjye uzi byose kuri nge kandi ndasenze Mana hari abantu benshi natumye bagenda urugendo rurerure mwami hari benshi muri bo ariko ndanezere kuko ntatekereza ko hari n'umwe muri bo waba waje aha uyu munsi akaba atafashijwe ndizera ko buri wese muri bo asohoka hano anezerewe kandi anyuzwe ibintu ntashobora gusubiza nge ubwanjye wamanutse mwiyerekwa maze uhishura ubuzima bwabo bicaye hano benshi muri bo aka kanya barimo barabyumva kandi barabizi ko ari ukuri kandi wabahishuriye ibintu byari bihishe kure mu buzima bwabo bwahise byateye ibyo byose kubaho barabizi mwami nta buryo na bumwe mwisi kuri nge namenya ibyo usibye gufashwa nawe kandi ndasenze data wo mu ijuru kugira ngo nubwo naniwe ariko ndanezere kubwo kuba umugaragu wawe ndasenze kugira ngo uwo umugisha bari bagitegereje abifuzaga ko tubonana bose kandi nge niringiye Mana ko bari bwitabweho umwuka wawe wera ukomeye ari bubahe buri cyose bakeneye umfashe kugira ngo mbashe kurangiza ibibazo mukundwa Mana cyangwa mbashe gukora uko nshoboye kugira ngo abantu bawe babashe kubona ibibazo byabo bisubijwe nabasabye kubyandika babyanditse kandi numva mpatiwe kugerageza kubisubiza uko niko ngusenze ngo ume imbaraga kugira ngo mbashe gushobora gukora inshingano zanjye kuri wowe no ku bantu mu izina rya Yesu amen. noneho turi butangire aho twasoreje iki gitondo bimwe muri bishobora kudashobora kubisoma kubera ko nasaraye gato kuko navuze cyane ni bangahe bari mu kurondorwa uyu munsi bishimiye nyakuri ko Imana yabahaye icyo murabona ibyo ni byiza kuri abo bose nubwo bwoko bw'amateraniro ibintu mushaka kumenya n'ibintu biba bihishe mu buzima bigahishurwa maze bikavugwa kandi mwibukiye byinshi muri ibi bintu noneho benshi muri mwe hari ibintu byinshi bibujije amahoro byavuzwe kandi bishyirwa hanze ariko nta wundi muntu ubizi uretse nge n'Imana kandi icyo mwabwiwe kigomba kuba kiri hagati yanyu n'Imana noneho mubyihorere kandi ni bangahe muri mwe bazi ko umwami ahishura ibintu ibyo wakoze kugira ngo agufashe muzamura ibiganza byanyu murabona habe no kumenya aba bantu nta kintu bazi hari irabizi reka tugiye mu bibazo twihute uko dushoboye kose maze turebe niba twashobora hari undi nawe uri ahantu runaka hano havuzwe nimero ya 3 ndibwira ko iyi ari ibaruwa nta kibazo ni ibaruwa mumbabarire ndabirambika hano uko turi bugende dukomeza kandi ndatekereza ego mugabo iyi nayo ni ibaruwa kandi havuzwe ibibazo ariko ndibwira ko ari ibaruwa iyi kibazo kiri mu ibaruwa oya ntabwo ari byo ni ikibazo kubyerekeye inzozi nta kibazo ndaza gusoma inzozi kandi hanyuma nzareba niba umwami azampa ubusobanuro bwazo maze mbubahe mu buryo nshoboye ndibwira ko mwashyizeho adresse reka turebe niba ariko biri niba atari uko biri ndaza kubasaba kumpa adresse yanyu umuntu ufite iki kibazo ni inzozi oya ntayiriho waba yanditse iyi baruwa
ninjye yayandikiye. Uze guha Billy aderesi yawe, ubwo nzaba ndi mu nzira nsubira Arizona nzajya mu butayu maze nsenge, kandi niramuka impaye ubusobanuro nzabone aho mbukoherereza. Urabona, ziramutse zidahari ngo twoherezeyo ubusobanuro, niramuka ibumpaye, ariko sinshobora kubivuga kereka gusa ibikoze, kubera ko nabikora gusa igihe nzi neza ko ari ukuri. Noneho ese umugeni abo bizera ubu butumwa bazajya mu burengerazuba kugira ngo abe ariho bateranirane nka gutyo? Noneho akanya gato, ibi uretse amasegonda make. Oya, siko biri, ni ibyahishuwe. Ndatekereza igice cyo mu byahishuwe, kandi birasa nkaho ari Revera Capps, kandi bisa n'ibivanzeho gato. Niba mushobora kubibona, birasa neza nkabyo. Murabona byari Revera Capps, kandi noneho byakomeye. Oya, nta kibazo. Ibyahishuwe igice cya 12 aho avuga ku mugeni. Oya, ese umugeni amaherezo azajya mu burengerazuba? Amaherezo? Oya, ku byo nzi umugeni ari mu isi hose, ku isi hose. Buri muntu wese usobanukiwe ibyo avuge amen. Aho waba uri hose, aho wazapfira hose, icyo byaba biri cyo cyose, nuramuka upfiriye muri Kristo, Imana izakuzanana nawe. Niyo waba waratwitswe, warariwe, warasesenyaguwe, uko byaba byaragenze, Imana izakuzana na Kristo igihe hazaza. Ntabwo ari ngombwa ko uteranira mu burengerazuba cyangwa ahandi hantu, aho umwami azakujyana hose. Uko biri kose, niba wumva ushaka kujya mu burengerazuba, reka noneho mbikugaragarize neza ubu mbere y'uko ngenda. Noneho uko niko. Ese barimo gufata amajwi ubutumwa? Barimo kubikora, nta kibazo. Ntimutume mbabwira aho mukwiye kujya. Niba wumva ushaka kuza mu burengerazuba, uzaze mu burengerazuba. Niba wumva ushaka kujya mu burasirazuba, amajyaruguru, uburengerazuba, amajyepfo, uzajya aho umwami azakuyobora. Se buri wese ubisobanukiwe navuge amen. Ntabwo ndimo kugerageza kubwira uwo ari we wese aho adakwiriye kujya. Nuramuka uje muri Tucson, Arizona, aho ndi kuba by'agateganyo muri iki gihe, kuko nabibabwiye muri iki gitondo, nkumbuye gutaha. Ntaho mfiteho gutaha, simfite urugo rwo kujyamo. Nifuza ko nabona umuntu ahantu runaka nshobora kwita mu rugo maze nkajya. Uyu mugoroba iyo ngira ibihumbi 10 by'amadolari, kandi nari buyatange, kandi nayatangira mbohotse ku hantu najya mbasha kuvuga nti aha niho hantu nshaka kwita mu rugo, nayatanga mbohotse nta hantu mfite. Mwene data Freeman, nge ndumva nzi kuva nkiri umwana, nge ndi umuntu w'inzererezi. Ntimuzigere muba abantu b'inzererezi, mushake ahantu mukunze, muze muhature, mutegereze umwami Yesu. Ariko niba mushaka kuza mu burengerazuba muri Tucson, Arizona, aho mba, muhawe ikaze. Nzanezerwa no kubabona muri bene data n'abashiki bacu. Nzakora ikintu cyose mu isi nshoboye ngo mbafashe, kandi mwese abaje aho hantu nagerageje gukora uko nshoboye kose kugira ngo mwiyumvemo ikaze, kandi naberetse buri kintu namenye, maze mbajyana hose. Nkora buri kimwe cyose nshoboye, kandi igihe cyose muhawe ikaze. Ariko niba mushaka kuza muri ubwo buryo, mukwibwira ko umugeni cyangwa ikindi kintu kigiye kuzamukaho muri Tucson, Arizona, naho muri mu makosa. Ntimukaze kubera ibyo, ntimukaze kubera ibyo, kubera iryo ni ikosa. Ubwo ntabwo byaba ari ukuri. Noneho ibyahishuwe ibice 12, ariko gusa ikintu kimwe umwami yampishuriye cyangwa yambwiye mvuye muri ayo mayerekwa. Murabona, kandi ni ibintu bigoye kuba wabijyana kure. Murabona, ariko ibi birasa nkaho yongeye kumbwira indi shoro nanone, cyane kubijyanye na biriya biri kubera mu burengerazuba. Noneho nk'uko nigeze kubibabwira mbere, ntabwo nagiye byo kwigirayo gusa, nagiye hariya kubera ko nayobowe guturayo. Ariko kuba hariya hagira urugo rwanjye, ndatekereza ko ibyo atari ukuri. Oya, ndatekereza ko atari ibyo, ahubwo ni akanya gato kugeza ubwo impamvu yatumye Imana inyoherezayo izabirange. Ntabwo nshobora kubabwira hano impamvu ngiye, ariko sinagenda byo kwigendera gusa. Byabajijwe mu kibazo undi munsi, tuzi impamvu wagiye muri Arizona bwa mbere. Byari ku mpamvu y'abariya abamarayika babonetse. Kubera iki wasubiye inshuro ya kabiri? Mwibuka icyo kibazo gisomwa? Ni bangahe bibuka igihe nagarutse nyuma y'ibyo, kandi nari nicaye hariya imbere ya Dr. Rivaire, ndibwira ko hari hano mu nyubako ahantu runaka n'umugore wanjye, kandi narimo mvuga ku bijyanye na Arizona ndetse no kuba twari hano, maze aho haza ikiganza kirimo kwandika ku rukuta n'umucyo, maze cyandika hamwe n'inyuguti subira Arizona. Ni bangahe babyibuka? Iyo niyo mpamvu nasubiyeho. Ntazi impamvu
mpamvu nsubiyeyo, kandi igihe nagezeyo hanyuma ampishurira igitumye ngomba gusubirayo, kandi ndamutse nkivuze noneho Satani yagitambamira, ariko ntabwo azi umutima wanjye. Ariko ndamutse mbivuze noneho ibyo mubyibuke. Noneho igihe navuze undi munsi navuze ku bintu gato, ahari mushobora kugira imyumvire itariyo. Naravuze nti ntimukaze muri Arizona. Murabona, ntabwo nshaka kuvuga ngo ntimukaze. Icyo nshaka kuvuga nti niba uyoboye kuzayo uzaze kandi ubikore. Niba uyoboye kujya California, Arizona, aho waba uri hose, ariko niba ujya hariya uvuga uti mwene data Branham ngiye hariya kubera ko nizeye ko uzaguma hariya, maze ukabwiriza ijambo, ndibwira ko aho waba wibeshya. Murabona, aho ibibwiriza byanjye bibwiriza ni hano kuri urusengero, aha niho hantu honyine. Ntabwo nari nagira n'iteraniro na rimwe muri Arizona, kandi nta nubwo mba ndi muri Arizona usibye mu masaha make rimwe na rimwe. Ntabwo mfite amateraniro y'abacuruzi nyuma ya Noheli, tariki ya mbere y'umwaka, aho muri Phoenix. Ibyo nibyo mfite gusa, narabisezeranye, nta kindi kintu. Iteraniro ryanjye ritaha ku byo mbasha kumenya riri hano kuri Penn Street kuri Branham Tabernacle. Mfite ingingo z'ibibwiriza 30 cyangwa 40 ziko zasaba icyumweru cyangwa 2 ntahagaritse kugira ngo zinyuramo buri cyose. Bifite ku mutima wanjye kubwiriza hano kuri Branham Tabernacle ahanyine i Jeffersonville muri Indiana. Kandi noneho niba ushaka kujya ahantu runaka kugira ngo ugumane n'ijambo, aho ubutumwa bwacu, kandi ubutumwa bwacu ntabwo butandukanye n'ubutumwa bumwe ubwo mwumvise mu buzima bwanyu bwose, usibye gusa ikindi kintu cyahishutse muri bwo. Ubutumwa ni ubutumwa bumwe n'ubwo Luther yabwirije, ubutumwa bumwe n'ubwo Wesley yabwirije, ubutumwa bumwe n'ubwo Abapentekote babwirije. Hakaba gusa ikintu cyiyongereho, n'iki ni uguhishurirwa kw'ibimenyetso iby'abo bagorozi basize. Murabona, ibyo byamenyekanye muri iyi minsi, nta bundi byagombaga kumenyekana. Ubutumwa bw'Abapentekote ntabwo bwashoboraga kumenyekana mu minsi ya Luther cyangwa Wesley, bwagombaga kutegereza kugera mu gisekuru cy'Abapentekote. Ariko igisekuru cy'Abapentekote nta kindi kiri cyuretse igisekuru cya Luther cyateye imbere cyane, kimwe n'uburyo ikigori gikura cyangwa ikindi kintu. Uko niko itorero rimeze. Njye iyo njya kubwiriza nimugoroba, najyaga kubwiriza ku kibwiriza nacyanditse hano muri Bibiliya, umuzabibu wimuye ukavanwa muri Egiputa ugaterwa muri Palestina. Ni bangahe muri mwe bazi ko Imana yavuze ko Isiraheli yari umuzabibu wayo, hanyuma ikongera kugaragaza ko Yesu yari umuzabibu? Kandi itorero naryo ryarimuwe rivanwa mu isi, ntiryashyirwa mu butaka, ahubwo rishyirwa muri Kristo, ari ryo rigomba kwera imbuto. Murabona, kandi icyo nicyo cyajyaga kuba ubutumwa bwanjye kuri uyu mugoroba iyo njya kuba ndi bubwirize. Ariko natekereje ko nari nkwiye gufata ibi bibazo, nuko nihoreye ibyo nzabigarukaho igihe nzagaruka. Ibyahishuwe igice cya 12 ntabwo ibyo ari iby'umugeni. Ibyahishuwe igice cya 12 ntabwo nigeze mpareba, ariko ndahazi. Ni umugore uhagaze mu zuba hamwe n'ukwezi munsi y'ibirenge bye, ukwezi gushushanya amategeko. Umugore yashushanyaga Isiraheli, itorero, kandi inyenyeri 12 ziri mu ruhanga rwe zari izo ntumwa 12, bisekuru 12 ari byo byahise. Murabona, kandi izuba ryari ku mutwe ari ryo. Murabona, ukwezi ni igicucu cy'izuba, ari yo mategeko yari igicucu cy'ibintu byiza bizaza. kandi uwo mugore ni Isiraheli, ntabwo ari umugeni. Noneho ntabwo ndi butinde kubera ko ndashaka ko birangira. Abaroma 7:14 kugera kuri 18. Tuzi ko amategeko ari ay'umwuka, ariko njye ndi umuntu w'umubiri wagurishijwe mu cyaha. Kucyo nari nkwiriye gukora ntari nkwiriye, kuko icyo nshaka atari cyo nkora, ariko icyo nanga nicyo nkora. Niba nkora icyo ntashaka gukora, njye sinsho binyuze mu mategeko, nkaba nkunda amategeko ko ari meza. Noneho ntabwo ari njye nkiri kubikora, ahubwo n'icyaha gituye muri njye. Ibi ntabwo nshobora kubisobanukirwa. Rero banditse ibyanditswe aho Pawulo yarimo avugana n'Abaroma. Noneho aravuga, reka nse n'ubigaragaza neza kugira ngo mushobore kubibona. Aravuga ati, muri njye harimo abantu babiri. Niko biri. Umwe ashaka gukora ikibi, undi agashaka gukora icyiza. Kandi igihe cyose ntangiye gukora icyiza, none ikibi gihita kintanga imbere. Ni bangahe muri mu bantu twagiranye ikiganiro iyi saa sita bahuye n'icyo kintu kimwe muri iki gitondo? Murabona, ikintu kimwe nabivuzeho muri iki gitondo by'akanya gato. Uri umuntu hanze ugenzurwa n'ibyumviro 6, ukaba umuntu umwe imbere ugenzurwa n'icyumviro kimwe cyo kwizera.
kandi uku kwizera ntabwo kwemeranya n'ibi byumviro bitandatu mu gihe ibyumviro bitandatu bitemeranya no kwizera, ariko kimwe kikaba kinyuranye n'ikindi. None igihe cyose ibyumviro bitandatu byemeranya no kwizera, aho biba ari byiza, ariko igihe ibyumviro bitandatu bitemeranya no kwizera, none ibyo byumviro bitandatu ntubyiteho. None urugero, hano Yesu yavuze ikintu, isezerano, umuntu w'imbere akemeranya nacyo, umuntu w'inyuma akagitekerezaho ko gishobora kuba atari ukuri kuri wowe. None aho ugomba kwirengagiza umuntu w'inyuma maze ukemera umuntu w'imbere. None icyo nicyo kintu Pawulo yarimo avugaho. Yagurishijwe mu mategeko y'icyaha cy'umubiri. Buri wese muri twe nuko ameze. Icyo nicyo gituma tunyura mu bibazo tunyuramo, aho ushaka inshuro enye cyangwa eshanu n'ibi na biriya n'ubwo bwoko bwose bw'icyaha n'ubusambanyi n'ibindi bintu byose aho mu buzima bwacu. Ni ukubera ibyo bintu turi abanyamubiri, kandi icyo gice kigomba kurimbuka. Ariko hanyuma imbere turi umuntu w'umwuka, imbere harimo ubugingo, nuko kwizera mu ijambo ry'Imana. None tuzana uwo mubiri w'inyuma tukawushyira munsi y'ijambo ryo kwizera kubwo kwemera icyo Imana yavuze. Ni gute nafata urukungu ngo maze nduhinduremo impeke y'ingano ivuye muri rwo? Ntabwo bishoboka kuri njye kuba nakubikora. Uburyo bumwe bushoboka ni uko imbere h'urwo rukungu hahindurwa hakava ku kuba urukungu hagahinduka akaremangingo fatizo kitwa ubuzima bw'ingano. Hanyuma ugahamba urwo rukungu maze rukazabyara akabuto k'ingano. Uko ni ukuri, murabona, kubera ko hari ubuzima bw'ingano bwashyizwe imbere mu rukungu. See, because there has been a life of wheat put in the cockleburr, and the life kandi of ubuzima the bw'urukungu cockleburr has been bwarukuwemo, taken out, ariko imiterere but the y'urukungu nature yo of the iracyari cockleburr kumwe is narwo. still sticky. Murabona, See? And it will be kandi until izagumaho this new kugeza igihe life has ubuzima bushya fully been buzavuka developed byuzuye out of the buvuye ground aho and mu raised butaka up maze again. bukongera When it comes bukazuka forth, then bundi it's bushya. no Igihe more busohotse cockleburr, noneho but wheat, ntabwo but buba wheat. bukiri But while urukungu, it's here ahubwo on aba ari earth, ingano, and ahubwo aba ari in ingano. out Ariko here, mu and the gihe cockleburr uri is hano still ku isi sticky, naho but it's got hanze the ku nature isi, on the kandi inside of it urukungu of ruba wheat. rukiriho, ariko And rufite as imbere long as muri you're in rwo this life, imimerere you're y'ingano. going to be Kandi sticky igihe and have a cyose uri mu carnal nature buzima uba uri that's umuntu going to follow ujombana you as kandi long as ufite you live, ubuzima but the bw'imiterere inside of you, y'umubiri, you're born aribwo again, and when you're bukubuza raised up amahoro in the igihe likeness of cyose Christ, uriho, and all ariko the sin imbere is muri gone wowe from you. uba waravutse bwa kabiri. That's Kandi the igihe thing. uzutse uba usa na Kristo, ndetse ibyaha byose biba byagiye byakuvuye. Murabona, icyo nicyo kintu mwanyemera nkavuga ibi birumvikana nk'ibikinu. Abahinde ni abantu basekeje cyane, kandi njye ntabwo ari uko basekeje, ni abantu kuri twe bameze nk'isuzugurwa, ariko kuri bo ubwabo babona nta kibazo bafite. Kandi iyo ubashije kubamenya nta kibazo bafite. Umuhinde umwe baramubajije igihe yari yakijijwe, nibuka umwe muri Phoenix, Arizona, Billy yaramanutse agiye gutanga amakarita yo gusengera abantu, ahagarara aho maze atanga amakarita, maze n'abantu babaga bashoboraga kwiruka bagafata amakarita, mu gihe ari abantu bameze neza, wenda barwaye umutwe, barwaye iryinyo, hari ikintu kwino, bagafata amakarita yo gusengerwa. Mwene data Rudel, maze igihe babikoze nyuma bari mu murongo w'amasengesho, ikintu kimwe gusa nari mfite, yari umuntu wari urwaye umutwe, undi muntu yari afite ikibazo kwino n'ibindi nk'ibyo, kandi aho hari hicaye abantu barimo gupfa kubera kanseri n'ibindi batabashe kugera mu murongo. Ndavuga ni Billy, manuka hariya maze ubaza abantu ikibazo bafite, kandi niba badafite kanseri cyangwa ikindi kirwara gikomeye cyangwa ikindi kintu cyenda kubica, ntubahe ikarita yo gusengerwa, uzane abantu mu murongo w'amasengesho, abo bafite, abo bashobora gupfa niba umwami atabafashije. Abandi ubareke bategereze, ureke aba ari bo baza ku myanya ya mbere cyangwa ikintu, ariko ureke abo bantu bari hafi yo gupfa. Ndavuga ntibabaze. Aravuga ati nibyo wavuze uti uvangavange amakarita maze uyabahe, icyo nicyo nakoze. Ndavuga ntariko wagiye ufata abo bantu baje imbere y'abandi, kandi abo bandi abamugaye ni n'abandi nk'abo ntabwo ushobora kubageraho. Nta kibazo, ndabikora. Aramanuka, hari umusaza w'umuhinde kandi ameze ukuntu kudasanzwe, ntabwo yashoboraga kwicara ku ntebe, bamuha intebe maze yicaraho hasi mu ihema. Yari yambaye ingofero, ntabwo yemeraga kuyikuramo, yari afite ubwoya bufashe kuri yo aho yicaye aho. Billy agenda amusanga maze yamunyuzeho, nuko aravuga ati, urashaka ikarita yo gusengera? Aravuga ati, ufite ikihe kibazo mutware?
aravuga ati nge ndarwaye. Aravuga ati ariko se ni ikihe kibazo ufite? Ati nge ndarwaye. Aravuga ati ariko ndashaka kumenya ikibazo ufite. Aravuga ati nge ndarwaye. Icyo nicyo cyonyine yashoboraga kumukuraho. Aravuga ati nta kibazo, ndongera nkugarukeho nyuma y'akanya. Nuko birakomeza abaza abantu. Uwo musaza w'umuhinda akomeza kubona amakarita agenda aba make make, buri kanya uko agenda ayakura mu mufuka we ageraho aba make cyane. Nuko hashize akanya uwo musaza w'umuhinde arahaguruka araza, nuko akomanga Billy inyuma amwibutsa ko ari muri abo nawe. Aravuga ati mutware ufite ikihe kibazo? Aravuga ati nge ndarwaye. Aravuga ati rero mutware uragomba kubimbwira, papa yavuze ko ntagomba guhaya amakarita abantu abo bafite gusa uko kuribwa mu nda no kuribwa umutwe n'ibindi, uyahe gusa abantu barwaye by'ukuri. Aravuga ati urwaye gute mutware? Aravuga ati nge ndarwaye. Arongera aramwicaza indi nshuro, kandi mbere y'uko amakarita ye arangira rwose mu minota mike akomeza kureba ayo makarita, aragaruka nuko aramukomanga nanone. Noneho Billy ashyira ikarita mu kiganza cye, aravuga ati mutware genda wandikeho aho nge ndarwaye. Ajya mu murongo w'abarwayi, kandi narimo musengera, maze ndabana urizeye mutware? Aravuga ati niko biri. Maze ndavuga nti rero wizere ko Imana iragukiza. Aravuga ati uko ni ukuri. Ndavuga nti uraba umuhungu mwiza. Aravuga ati uko ni ukuri. Nahuye nawe nyuma y'icyumweru mwene data Sosman, ndibwira ko yari aha, cyari igihe ubwo habaga amateraniro mu mahema hari muri Phoenix, maze mpura nawe nyuma y'igihe gito mu cyumweru. Ndavuga nti ese umeze neza mutware? Aravuga ati uko niko biri. Nza kumenya ko navuganye, sinzi uko bita uwo mubwiriza butumwa aho, uwo mugabo ushaje w'ubwanwa bw'umweru aho haruguru mu bapashi, ntabwo nshobora kwibuka izina rye. Rero ni umuntu mwiza, umugore we yari yakize kanseri murazi. Aravuga ati mwene data Branham, icyo nicyo kintu cyonyine yashoboraga kuvuga. Aravuga ati namubwiye ko avuga ngo nge ndarwaye. Icyo nicyo kintu cyonyine yashoboraga kuvuga. Uko ni ukuri, uko niko ibyo byari murabona, uko niko biri, nge ndarwaye. Umuntu umwe yarambwiye ngo igihe kimwe yarakijwe yakira umwuka wera, maze aramubwira ati umeze gute? Aravuga ati byiza gahoro bibi gahoro. Aravuga ati none se ushatse kuvuga iki byiza gahoro na bibi gahoro? Aravuga ati rero guhereye igihe nge nakiriye umwuka wera, ati hari imbwa ebyiri muri nge, imwe ni imbwa y'umukara, indi ni imbwa y'umweru. Maze aravuga ati igihe cyose zihora zihanganye, ati ziramuka kandi zikarwana hagati yazo. Maze aravuga ati imbwa y'umweru ishaka ko nkora ibyiza, imbwa y'umukara igashaka ko nkora ibibi. Aravuga ati none se mutware ni iyihe muri zo itsinda imirwano? Aravuga ati biterwa n'iyo umutware yagaburiye cyane. Uko niko ntekereza ko iki ari cyo gisubizo cyiza hano. Murabona, ibyo biterwa n'imirwano y'umubiri iri muri wowe, biterwa n'iyo wagaburiye n'iyihe kamere wagaburiye. Kamere y'umubiri irya iby'isi, cyangwa kamere y'umwuka irya ibintu by'Imana. Nicyo kibikora. Ese buri mwana w'Imana wese yashyirwa kugeza ubwo akora ibitangaza, ibimenyetso n'ibikome, cyangwa ibi ni ukuyoborwa k'umwuka wera? Yego, ibi ni ukuyoborwa k'umwuka wera. Niba uri umuhungu w'Imana cyangwa umukobwa w'Imana, icyo waba uri cyo cyose, igihe cyose wakiriye umwuka wera, n'umwuka wera akuyobora gukora ibintu. Ntabwo mfite umwanya, nifuzaga kubabwira inkuru nto nyinshi, igihe cyose nambitekerejeho ndabirenga, ariko ndatekereza ko iyi iramara iminota mike. Hariya hepfo muri Meridian, Mississippi, abenshi muri mwe abantu bo mu banyabumwe, mwene data Biggie yari ahafite, yarimo ashyigikira amateraniro. Ni mwene data w'umunyabumwe, kandi ijoro rimwe ari mu materaniro Billy Paul yari yagiye muri icyo cyumba kinini cy'imyidagaduro atanga amakarita. Aho harimo hagwa imvura, kandi abantu bari bahagaze hanze bitwikiriye imitaka n'ibindi. Nuko biratanga amakarita, maze nyuma aza kundeba, kandi mu gihe yaraje kundeba hari umugore muto wari wicaye imbere, kandi hari undi mugore warimo agendaho n'umwana amusimbagiza ngo atuze. Nuko uyu mugore muto yicaye aho yambaye agakanzu gikoyi cyangwa ikindi kintu nk'icyo, yari umubyeyi nawe. Maze abona uwo mugore, hanyuma umwuka wera abwira uwo mugore ikintu mu mutima, ati genda usengere uriya mwana. Rero aravuga ati niyongera kunyuraho ndagenda musengere. Kandi igihe yongeye kumunyuraho nanone, uwo mugore yari afite ikarita yo gusengerwa. Aravuga ati nge sinshobora gusengera uriya mwana. Aravuga ati mwene data Branham ari bumusengere uriya mwana uyu mugoroba, kandi nge ndinde wo gusengera uyu mwana niba mwene data Branham agiye kumusengera. Noneho uko kwari ukubaha, kandi ibyo byari byiza
neza, ariko ibyo ntabwo igihe cyose biba ari ubushake bw'Imana. Rimwe na rimwe biba binyuranye. Mwuka Wera akomeza kumubwira ati genda usengere uriya mwana, hanyuma aza gutekereza ati uriya mugore ashobora kumuhakanira kubwo kuba azi ko afite ikarita yo gusengerwa. Ntabwo ari bwemere ko nsengera uriya mwana. Yazanye uriya mwana hano atari ukugira ngo njye musengera, ahubwo kugira ngo mwene data Branham amusengere. Nuko Mwuka Wera akomeza kumubwira ati genda usengere uriya mwana. Amaherezo aravuga ati rero kugira ngo mbuhoke ubwanjye ngiye kuvuga, ndamuha icyicaro cyanjye. Nuko aravuga ati mukundwa, umubyeyi umwe muto arimo avugana n'undi, ese urashaka ufite uwo mwana? Aravuga ati ese waza ukicara hano ugafata umwanya wanjye? Aravuga ati mukundwa, ntabwo nshaka gufata umwanya wawe, ati ndimo kugerageza guturisha umwana. Aravuga ati ariko urasa nkaho unaniwe kandi urushye. Aravuga ati niko. Aravuga ati noneho icara hano maze ufata umwanya wanjye. Nuko aravuga ati nabibonye ko ufite ikarita yo gusengerwa, bishoboka ko mwene data Branham agiye gusengera umwana wawe. Aravuga ati twizere ko iyi nimero iraza guhamagarwa. Maze aravuga ati rero nanjye nuko ndizeye. Aramuga ati mushiki wacu, ese uri umukristo? Aravuga ati yego. Aravuga ati nanjye ndi umukristo. Maze aravuga ati guhera igihe nari nicaye hano, umwuka w'umwami yahoze ambwira ati sengera uriya mwana. Ese wampa uruhushya nzi ko mwene data Branham ari busengera uyu mwana, naramuka muhamagaye kandi ukomeze ugumane ikarita yawe uraza kwigeraho. Ati ariko ndamutse ndambitse ibiganza kuri uyu mwana maze nkamusengera isengesho rito kugira ngo mbashe kumva nguwe neza kandi mbashe kwikuraho icyo kintu numva kimpamagara, ese byakubangamira? Aravuga ati kubera iki? Nta kibazo nyakuri mukundwa, sengera umwana. Kandi yari umwana muto w'ubururu, kandi uko niko uwo mugore muto yamusengeye, aha uwo mugore umwanya we, maze arazamuka ajya ku rubaraza rw'inzu yo hejuru. Nuko ahagararayo bamwe muri bene data b'Abakristo aho hejuru, abo bantu beza bihagije barahaguruka baha uyu mugore umwanya, nuko aricara. Hanyuma y'igice cy'isaha nza mu materaniro mvuga iminota mike, mpamagara amakarita yo gusengerwa, maze uyu mugore yari uwa gatatu cyangwa uwa kane aho mu murongo hamwe n'uwo mwana, kandi wa mugore yicaye aho. Nuko aravuga ati urakoze mwami, none ndumva mfitiye impuhwe uriya mugore muto, nizeye ko umwana agiye guhita akira aka kanya, kubera ko mwene data Branham yari uwa gatatu cyangwa uwa kane ari buze kumugeraho. Aravuga ati urakoze mwami. Uwo mugore muto yicaye aho yumva agira impuhwe umwana. Niko none igihe nazamutse aho ntagiye gusengera uwo mwana, igihe nyina yari ageze imbere ngo narebye uwo mugore, maze ndavuga nti rero umwana wawe ni umwana w'ubururu kandi wamuzanye hano kugira ngo asengerwe, kandi no izina ryawe ni runaka na runaka kandi waturutse ahantu aha n'aha, ariko umwana wawe yamaze gukira. Hari umugore wari ufite umutwaro ku mutima we witwa gutya na gutya, ari we wicaye hariya mu nzu yo hejuru, ubanza ku ruhande ku ntebe ya kane mu nzu yo hejuru ya gatatu. Yasengeye isengesho ryo kwizera uyu mwana, kandi uyu mwana yahise akira, yenze kugwa hasi aho yari yicaye. Murabona noneho byari kugenda gute iyo atabikora? Murabona icyo nshaka kuvuga? Noneho uriya mugore yari yagiriye impuhwe cyane uyu mwana, umubyeyi ku mwana, kuruta uko nari kuzimugirira. Murabona, kandi kubwo kuba umubyeyi, murabona, ese twese twakora ibitangaza? Yego, igihe uyobowe n'umwuka wera kugira ngo ukore ibitangaza, genda ubikore kubera ko n'umwuka wera uba ukuyoboye. None iyo uriya mugore yatajya gukora icyo Imana yamubwiye, ahari wenda byajyaga kuba gucyaha mu buryo bw'umwuka kuri we. Murabona, kandi yajyaga kuba atarubashye Imana. Igihe cyose niba uri umukristo kandi ikintu kikaba kirimo kuguhata gukora ikintu runaka, genda ugikore, kandi ntushidikanye, genda ugikore. Ndashaka kubaza ikibazo. Hano hari ikindi kimeze nka bya bindi, cyangwa hari nabifashe mu buryo butari bwo. Yego, iki cyari cyo muri iki gitondo. Umugore wambaye pinjama, ese uwo ni umwenda w'abagabo? Bishobora kuba byivanze hano mu bundi buri. Mwene data Branham, ese ni Imana iba irimo gukora ibintu? Ese ni Imana? Ni njyewe uba urimo gukora ikintu kiba igihe kasete? Yego, twakibonye muri iki gitondo. Ngomba kuba hari bimwe navangavanze, nagombaga guhita mbica, ariko nanga kubikora. Mwene data Branham, ni bande bazuzura isi hanze y'umurwa wo mu ijuru? Sobanura ku bijyanye na marayika w'umuntu ugumana nawe kuva avutse kugera ku gupfa. Ikibazo cyiza cyane. Nanga gusiga mwene ibi bibazo iruhande. Ni ibibazo byiza, kandi ndashaka ko abana banjye bamenya ibi bintu. Murabona, noneho ni bande bazuzura isi hanze y'umurwa? Hanze ni abacunguwe bazuzura isi hanze y'umurwa, ariko ntabwo azaba ari intore n'umugeni wahamagawe.
umugeni azabamo imbere mu bwami hamwe n'umwami. aho hanze hazaba abami b'isi, abo bakora kandi bakazana ibyo baruhiye, bakazana ibyabo, ntabwo ari ibyo baruhiye, ahubwo bakazana imbuto bejeje mu murwa, kandi inzugi ntabwo zizajya zifungwa nijoro. noneho uyu mucyo uri hariya hejuru y'umusozi ntabwo uzamurikira isi yose, uzamurikira umurwa gusa, ariko ushobora kuwubona uri kure mu birometero ibihumbi ahari, ariko ntabwo uzaba umurikira isi, kubera ko Bibiliya yavuze iti mu isi nshya, uko kuva ku isabato imwe ukagera ku yindi, kandi ukava ku mboneko z'ukwezi kumwe kugera ku kundi. Murabona, abantu bazajya bazamuka imbere y'umwami i Siyoni, aho baje kuramya muri uwo murwa, kandi noneho bazaba bari hanze y'umurwa atari umugeni, ahubwo abo bantu baje mu muzuko wa kabiri aribo bazajya barima kandi bagahinga nk'uko Adamu yari ari n'abandi, kandi bakita ku busitani, ariko umwami n'umukwe bazaguma mu murwa. Sobanura ibijyanye na marayika w'umuntu ugumana nawe kuva akivuka. Noneho niba mubyitegereza, noneho ibi bifite uburebure, noneho sinigeze nawe bifashe gusa, noneho igice kimwe cyanditswe n'imashini, ikindi ni ikaramu y'igiti cyangwa ikaramu. noneho hari marayika, ariko uyu marayika w'umwami aba kumwe n'abo bamutinya. abo batinya Uwiteka. Murabona, noneho ntabwo yasezeranye ko abanyabyaha bagira abamarayika, n'abacunguwe bagira abamarayika. ese ibyo murabizi? abamarayika b'Uwiteka bagotesha amahema abamwubaha. noneho abamarayika ni intumwa. ndashaka ko mubona ko bitunganye, kandi ibi birabahamiriza neza kumenywa mbere kuri mwe. Murabona, none igihe umwana muto arimo kwirema munsi y'umutima wa mama we, kandi mwebwe bana bato murabisobanukiwe ibi. Murabona, Uwiteka yahereje mama wawe kandi akagutwara munsi y'umutima we, kubera ko uba uri hafi y'umutima we, maze hanyuma umunsi umwe Uwiteka aramanuka maze akagukura munsi y'umutima wa mama wawe ukajya kure y'uwo mutima, ariko igihe cyose uba uri mu mutima we. noneho mu gihe uyu mubiri muto urimo kwirema, uyu mubiri muto usanzwe urimo kwirema mu mubyeyi, haba hari umubiri w'umwuka wa hano ku isi uba witeguye kwakira uyu mubiri usanzwe ako kanya ukimara kuvuka. noneho uwo mwana avukana ingingo nzima zirimo gukora, umutima urimo gutera, ariko ari nta buzima buhumeka burimo. aba arimo ingingo zirimo kunyeganyega. Murabona, hanyuma murabona, iyo haba hari ikintu kinyuranye n'ibyo, iyo haba nta mwuka ugomba kuza muri uwo mubiri nyuma, noneho guhumeka kwacu kwashoboraga kutuvaho maze ntitwongere guhumeka kandi tukaba tukiri bazima. ariko igihe uyu mubiri udashobora kwakira umwuka oxygen unyuze mu guhumeka, ukinjira kandi ugasohoka aho mu bihaha, noneho aho tuba dupfuye. noneho ariko igihe umubyeyi uwo mwana muto avuye mu nda akaza ku isi avuye mu mutima wa mama we akamutura, musobanukiye icyo nshaka kuvuga? muzi uburyo impamvu ndimo kubivuga muri ubu buryo. igihe uwo mwana muto bamutuye n'iki kiba, ako kanya akiva mu nda, iyo adahise atangira kurira, umuganga umubyaza cyangwa undi ahita amukubita agashyi akamurambura. hagomba kuba ikintu kimukoraho, hanyuma hakaba ikindi. mwitegereze, umubyeyi yashobora kuba ari umuntu mubi kandi w'umugome, ariko mbere y'uko uwo mwana avuka, aho haba hari akantu ko kuba mwiza kinjiraho. ese mwigeze mwitegereza umubyeyi iyo yitegura kuba umubyeyi, haba hari ikintu cyiza kuri we, igihe cyose agira ako kantu ko kugwa neza. ni ukube uwo marayika muto, umwuka muto, intumwa nto kuri iyi ngando nto yiteguye gusohoka aho ngo ize mu isi. kandi none igihe uyu marayika muto yinjiye muri uyu mubiri, uwo ni marayika muto wo ku isi, umwuka wagenwe n'Imana kugira ngo ufate uwo mubiri. hanyuma uwo mwana agomba kugira amahitamo, bisaba icyemezo cye. none igihe ibi bibayeho, noneho ubona marayika w'umwami noneho azamo hano, ari we mubiri w'umwuka, niwe w'Uwiteka. uyu mwuka upfa ukajya mu mubiri upfa. ariko noneho ntabwo ushobora kuba mu mibiri ibiri icyarimwe, ariko hashobora kuba kamere ebyiri muri wowe icyarimwe. noneho imiterere y'umwuka w'umwami, igihe uvutse bwa kabiri, ntabwo uvuka mu bifatika nk'uko umwana ameze, ahubwo n'iki kiba kuvuka mu mwuka kuba kwaje kuri wowe. kandi mu gihe uku kuvuka k'umwuka kuri gukura mu mutima wawe,
ku Mana hari umubiri ufatika cyangwa umubiri wo mu ijuru urimo gukura kugira ngo wakire uwo mwuka, kandi igihe ubuzima buvuye muri uyu mubiri bujya muri uwo mubiri, kimwe nk'uko igihe uyu mubiri uje hano ku isi umwuka winjira, ni igihe umwuka usohotse hano mu mubiri haba hari umubiri utegereje, kubera ko turabizi ko nyuma y'iyi ngando yo ku isi igihe izashira dufite indi dutegereje. Murabona uko nuko biri umubiri w'umwuka mu bantu. Mwene data Branham, none ibi bigomba kuba hari ikirindo cyabyo hano. Birasa nkaho bishobora kuba hari 10 cyangwa 15, kandi byose byanditswe hano ku rupapuro, urwo rupapuro rumwe byanditswe ku mashini n'ibindi. Ngiye kugerageza kubigeraho vuba vuba bishoboka, dushobora gusohoka vuba vuba bishoboka. Mukundwa mwene data, ese Yesu yari kwanga kuramywa na Yohana mu byahishuye igihe yamwikubitaga imbere? Kubera iki Yesu atakiriye kuramywa na Yohana igihe yamwemereye kuramiriza imbere ye mu byahishuwe? Kubera iki Yesu atemeye kuramya igihe Yohana yashakaga kumuramya? Mukundwa mwene data cyangwa mushiki wacu uwo ari we wese, ntabwo ari Yesu wari kwanga kuramywa. Ibyahishuwe 22:8 muzasoma ko yari umuhanuzi, marayika utarashoboraga kwakira kuramya. Yohana yubamye kugira ngo aramye marayika uwo wari wamweretse ibi bintu. Aravuga ati, wirinde ibyo ntubikore, kubera ko ndi mwene so mugenzi wawe, ndi umwe mu bahanuzi. Murabona ndi mwene so mugenzi wawe uramya Imana. Ntabwo yari Yesu wanze kubyakira, uwo yari umuhanuzi utarashoboraga kubyakira. Mukundwa mwene data Branham, ni irihe tandukaniro igihe Yesu yahushye kubigishwa maze akavuga ati mwakire umwuka wera, n'igihe byabasabye bo, igihe byasabye ko bazamuka mu cyumba cyo hejuru kujya gutegereza? Iyo ryari isezerano yarabahaye, yabahumekeye isezerano rye, aravuga ati mwakire umwuka wera. Ryari isezerano bagiye mu cyumba cyo hejuru kugira ngo bajye gutegereza isezerano ko risohora. Icyo ni ikintu kimwe n'igihe turambitse ibiganza kuri mwe kugira ngo mukire indwara, noneho muragenda mugakomeza gahunda zanyu mutegereje isezerano ko risohora. Mwene data Branham, ese Yesu yigeze ahindura isura ye ifatika inshuro nyinshi igihe yiyerekaga abigishwa nyuma y'umuzuko we? Ese yigeze ahindura isura ye ifatika? Ntabwo mbizi, kubera ko ntekereza ko icyo yari cyo ntabwo yigeze ahindura isura ye, aho ikintu yakoze yahagaritse kubona kwabo cyangwa kumenyana kwabo. Kimwe n'aba bandi barimo bava Emawusi bagendanye nawe umunsi wose kandi bari barihishwe, maze babona umuntu aho ku nkombe umunsi umwe barimo kuroba, aho barimo baroba. Aravuga ati, bana, ese hari icyo mwabonye? Maze aravuga ati, nta kintu twigeze dufata, twagotse ijoro ryose. Aravuga ati, mujugunye inshundura ku rundi ruhande. Maze bafata ikirundo kinini cy'amafi, nuko bamenya noneho ko ari umwami. Ndatekereza ko atari ishusho yari yambitse yahindutse, ndatekereza ko ari amaso y'abantu yari abujijwe kureba. Mwene data Branham, ni irihe tandukaniro riba rihari hagati ya marayika w'umwami n'umwami ubwe? Marayika w'umwami ni intumwa ivuye ku mwami, kandi umwami ubwe ni uwo muntu, atari uwo muntu marayika uvuye ku mwami. Reka mbereke, ni mu mivugire yo ku isi hano marayika uvuye ku mwami, mu mivugire yo ku isi hano hari marayika uvuye ku mwami, mu mivugire yo ku isi hano hari marayika uvuye ku mwami. Ni gute tumenya noneho ko ari abamarayika bavuye ku mwami? Igihe bazanye ijambo ry'umwami, ariko igihe bagerageje kuryangiza ntabwo baba bavuye ku mwami. Noneho murabona kugerageza gutuma rivuga ikintu ritavuze, kuvuga ikibonetse cyose. Noneho aho hari marayika w'indengakamere umanuka ava ku mwami, intumwa imeze nka Gaburiyeli, ni Mikayeli Woodrum n'abandi mu mazina yabo. Mwene data Branham, ni iki kitagenda muri iyi minsi igihe turi kubamo, wo kuba umwizera kandi agakurikira ubutumwa n'intumwa y'umunsi mu gihe adashobora gusenga nk'uko yakagombye kubikora? Icyo ni ikibazo cyiza. Nizera ko mwene data mushiki wacu wakibajije uwo ari we wese, ni ukubera imiterere y'igihe. Ububyutse bwararangiye, ububyutse bwamaze imyaka 15 mbere, ntabwo bwigeze bumara imyaka 3. Nibwira ko twakiriye ububyutse bwacu bwa nyuma. Nizera ko iyo ariyo mpamvu mudashobora gusenga maze ngo mwumve umwuka nk'uko byahoze, ni ukubera ko umuriro w'ububyutse wazimye. Mwene data Branham, ndakwinginze, sobanura uko umuntu amenya ko ari gutekereza mu bitekerezo bye bwite, cyangwa niba ari Satani uri gushyira ibitekerezo muri we kugira ngo atume atekereza nabi, cyane cyane iyo uzi ko udashaka kubitekereza.
noneho niba binyuranye n'ijambo aba ari ugutekereza kwa Satani, yaba biri kumwe n'ijambo n'ugutekereza kw'Imana. Niba ari ibitekerezo bibi ni Satani, niba ari ibitekerezo byiza by'ijambo n'iby'Imana aba ari ugutekereza kw'Imana. Niba ikibazo ari uko Satani arimo gushyira ibitekerezo muri wowe ku byerekeye ikintu runaka, uburyo ushobora kukinesha cyangwa ukakirangiza no gufata ibinyuranye nabyo. Niba Satani agutera gutekereza ko niba uzi ko uri umukristo maze akagerageza kugutera gutekereza ko atari umukristo, none ufata ibinyuranye nabyo uvuga uti ndi umukristo. Igihe cyose imyitozo yawe ihura n'ijambo ry'Imana uvuga uti ndi umukristo. Ikindi kintu kindi ni mu buryo bumwe. Igihe urimo gusubiza ibi usengere kugira mbashe kunesha ibi, kubera ko ntabishoboye ngewe ubwanjye. Imana iguhe uko kunesha uwo uri we wese. Reka ibitekerezo byawe bisubira inyuma bijye ku rundi ruhande, maze uvuga uti ndi umukristo, ndi umwizera. Satani ntabwo ugomba kumfata. Mu by'ukuri ubu mpagaze hano ndimo mvuga ikintu gisa n'icyo, undinde kugwa hano ku gicaniro, ko ni ukuri inshuro enye cyangwa eshanu bagiye bansama hano ku gicaniro. Uko ni koko Imana irabizi ko ibyo ari ukuri. Igihe umuntu amenye ko afite kwitinya cyangwa ubundi buryo bw'imyifato yo gutinya, ni gute ashobora kubinesha? Ese ibi bishobora guterwa n'uko yari umwana wenyine mu bwana bwe? Ujye ufata ibinyuranye nabyo. Niba igihe cyose urimo gushaka inzira yawe kandi uri wa muntu muto wifata nabi, ushaka igihe cyose gushaka inzira mu buryo bwe, hindukira mu bundi buryo maze utange buri kintu ufite mu bundi buryo. Niba wikunda kandi ukaba ushaka kujyana buri kintu, none utange ibyo ufite. Uranakora buri cyose ku buryo bunyuranye. Ubwo ni bwo buryo bwo kunesha buri kintu. Uwo ni wo muti. Mama wanjye wa kera yakundaga kuvuga ati ubwoya bwo ku mugongo w'imbwa ni bwiza ku hantu warumwe, kandi ibyo bikoreshwa muri ubwo buryo. Mwene Data Branham, ni ibihe bintu dukwiriye kureka ko abana bacu bataraba ingimbi bajyamo? Mumbabarire, ni iyihe mirimo abana bacu bataragera mu bugimbi bakwitegura mbere bajyamo, ndetse ni gute twabafasha guhitamo inshuti zabo? Mugiye mubagumisha hamwe n'itsinda ry'abakristo igihe cyose mubishoboye. Mubagumishe hamwe. Niba ari umukobwa, umushyire hamwe n'abakobwa b'abakristo, abahungu b'abakristo hamwe ku bandi. Niba akuze bihagije byo kuba yagendana n'umuhungu, uzarebe ko agendana n'umuhungu mwiza, ugiye umuca intege ku wundi muhungu ubonetse wese. Cyangwa niba ari umuhungu ku mukobwa, niba agendana n'umutizera, gerageza umukundishe kugendana n'umwizera, kandi mu buryo binyuranye. Iwawe ujye uhagira heza, iwawe uhagira ahantu umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe atazaterwa isoni no kuzana bagenzi be imbere ya se na nyina no mu rugo iwabo. Kandi mu rugo ujye uhagira ahantu hashimishije ku buryo bazanezezwa n'iwabo, ku buryo bashaka ko haba. Mbega hano hari birindwi biri hamwe. Ndashaka gukomeza iminota mike. Mwene Data Branham, ese waba waravuze vuba aha ku bijyanye n'igisekuru cy'itorero ko kirangiye? Laodikiya: oya, ntabwo nigeze mvuga ko kirangiye. Niba narabivuze mwabyumvise nabi cyangwa nabivuze mu buryo butari bwo. Niko biri. Iki ni igisekuru cya nyuma cy'itorero Laodikiya. Ntabwo cyarangiye. Igihe kirangiye itorero riba rigiye. Ubwo rero igihe cyose itorero riri hano ntabwo cyari cyarangira. Murabona, ese igisekuru cy'itorero cyararangiye kandi twinjiye mu mwijima. Umugeni yarahamagawe. Twamaze kwinjira mu gihe cy'akarengane. Oya. Nifuzaga ko nakwiriye kugira igihe gihagije kuri ibyo. Murabona, umugeni igihe akuwe mu itorero, noneho itorero rizahita rirekera aho. Laodikiya yinjire mu icuraburindi, umugeni ajye mu bwiza. Kandi igihe cy'akarengane cyashyiriho uwo mwari w'umupfapfa mu gihe cy'imyaka 3 n'igice, mu gihe Isiraheli izaba irimo kwakira ubuhanuzi. Noneho akarengane gahite kajya kuri Isiraheli, kandi nyuma haze intambara ya Armagedoni, ariyo isenya ibintu byose. Kandi noneho umugeni agarukana n'umukwe ku bw'ingoma y'imyaka 1000, ubwami bw'imyaka 1000. Nyuma y'ibyo hakaza intebe yera y'urubanza. Nyuma y'ibyo hakaza ijuru rishya n'isi nshya n'umurwa mushya umanuka uva mu ijuru ku Mana. Iteka n'igihe bigahita bihuzwa. Umwuka wera yatubwiye ko impanda ntacyo zifite gukorana n'umugeni. Ese hari icyo inzabya ndwi zifite gukorana natwe?
ndategereje kugira ngo ndebe niba umwuka wera abihishura muri ubwo buryo. Ntabwo nari nabimenya. Ese umuhanuzi wa Malaki 4 ese niwe uhamagara abanyamahanga basigaye bo mu Byahishuwe 7:9 nubwo baba bari bujye mu gihe cy'akarengane? Oya, nyuma y'Ibyahishuwe 7 aho niho yabonye 144 bashyirwaho ikimenyetso, kandi nyuma y'ibyo abona haza hagaruka uwo mubare munini cyane uwo muntu adashobora kubara, ari we mugeni. Uwo Malaki 4 azasoza maze umugeni ahita azamurwa, kandi iri tsinda rya Eliya na Elisa rihita rigaruka ku isi, itorero rikanyura mu gihe cy'akarengane. Ariko Eliya na Elisa ntacyo bahuriyeho n'uwo mwari w'umupfapfa n'abanyamahanga boherezwa gusa ku Bayahudi. Ese impanda ndwi zihwanye n'ubwiru burindwi bwamaze guhishurwa, bwahishutse mu bimenyetso birindwi, ariko yenda bukaba butaramenyekana kuri twe nk'inkuba. Oya, zahishutse mu bimenyetso birindwi. Icyo nicyo inkuba zari zibereyeho, zagombaga guhishuka. Izo nkuba zirindwi zavuze amajwi yazo, kandi nta n'umwe washoboraga kumenya icyo ari cyo. Yohana yamenye icyo ari cyo, ariko abuzwa kubyandika. Aravuga ati, ariko marayika wa 7 mu minsi yo kuvuza impanda kwe, ubwiru burindwi bw'inkuba ndwi buzahishurwa. Kandi marayika wa 7 ni intumwa y'igisekuru cy'itoro cya 7. Murabona? Ese mwizera ko igihe kimwe uyu mugeni muto uriho azateranira ahantu hamwe, maze akagira ibintu byose bihuye nk'uko byabaye ku mugeni wa mbere? Hari wenda mbere yo kuza k'umwami Yesu aho mu bicu. Wambajije niba mbyizera. Ntabwo nshobora kubihamya nkoresheje ibyanditswe. Ahari wenda hazaba igihe, ahari ntabwo mbizi. Bashobora kuba ahari. Murabona, biramutse bibaye byaba ari ukugaragaza ko ari hafi cyane kubwo kuba gutyo. Yaravuze ati, ariko azaza nk'umujura mu ijuru. Murabona, araza kimwe n'igitabo nasomye kuri Juliet, Romeo and Juliet. Yaraje maze atwara umugeni we mu ijoro, azazamurwa mu kanya nk'ako guhumbya. Murabona, kandi ni ibintu byo gushidikanywa ko byazagenda gutyo, kubera ko Bibiliya yavuze ko hazaba hari babiri baryamye mu buriri bumwe, hazajyana umwe maze ndetse undi, kandi babiri bazaba bari mu murima, nzajyana umwe maze ndetse undi. Murabona, uko niko ahari hose ku isi. Ntabwo bashobora kuba ahantu hamwe ngo bahuze ibintu byose, ariko iryo tsinda rito rizaba riri ahantu hose ku isi. Nizera ko ahari, niba umwami abyemeye, iri ni itsinda rimwe rito muri abo. Ahari irindi ni itsinda rito muri Aziya, irindi rimwe hepfo mu Budage, irindi hepfo ahantu runaka. Igihe nabonye iyerekwa ry'umugeni, ijuru rimwe bari bagizwe n'abaturutse mu mahanga menshi. Murabona, bityo umugeni ntabwo azahurira ahantu hamwe, azaba ari ahantu hose ku isi. Kandi ibyo bihamirizwa neza n'ijambo, kandi ijambo nta na rimwe ryigeze ryibeshya. Kandi kuri iki gihe ntabwo iyerekwa ryigeze na rimwe ryibeshya, kubera ko bikurikije ijambo. Ese birashoboka ko umuntu ufite umubatizo umwuka wera w'umwimerere kandi w'ukuri kuri iyi saha akaba atajya mu izamurwa ry'umugeni? Ese ibyo wabisobanura? Tubwire icyo twagufasha kugira ngo tubashe koroshya umutwaro mu buryo ubwo ari bwo bwose. Noneho ese ibyo si byiza? Murabona, oya, nta kintu mufite mwakora muri aka kanya ubu. Yego, abizera b'ukuri b'umwimerere babatijwe mu mwuka wera bazaba mu mugeni. Birumvikana, baratoranijwe kandi barahamagarwa ngo basohoke. Umwari usinziriye nta mavuta na make yari afite, abo bafite amavuta barinjiye. Ariko niki twakora kugira ngo tukorohereze umutwaro? Yego mwene data, mushiki wacu, uwo ari we wese wanditse ibi mu nsengero, icyo nicyo kintu cy'ingenzi mukwiriye gukora. Murakoze. Ntabwo nkeneye amafaranga. Benshi muri bo bagiye baza kugira ngo banyiteho. Ndashima umwami kubw'ibyo. Ntabwo nkeneye imyenda. Ibihe byinshi abantu bampa imyenda nambara, kandi inshuti zanjye n'abandi bampa imyenda, kandi mbasha kubona amafaranga ahagije yo kugaburira umuryango wanjye. Icyo nicyo gusa dukeneye. Birasa nkaho, kandi mushobora kunsengera uko biri kose, kubera ko nkeneye gufashwa mu buryo bw'umwuka. Bisa nkaho hagati mu babwiriza b'ijambo dufite umutwaro muto, cyangwa hari ntawo wo gusengera, kukubwiriza, kwiyiriza, cyangwa kubw'ubugingo burimbuka ubwo bushobora kuba bukiri hariya hanze ahantu runaka mu isi. Ese watubwira nyakuri ikintu dukwiriye gukora ku mimerere nk'iyi? Urakoze cyane mwene data Branham kubwiwe. Uyu ashobora kuba hari umubwiriza, ntabwo yashyize izina kubwira ijambo.
mwene data byansabye gutanga iki gisubizo nubwo naniwe ndushye kandi meze ukuntu murazi ntabwo numva meze neza uko niko ntekereza ko bisubiza ibibazo njye ndashimiye cyane kandi njye nibagiwe icyo nari ngiye kubasubiza ababwiriza abakozi b'Imana kubera iki tugiriye imitwaro se ntimufite imitwaro kubw'ubugingo burimbuka ndibwira ko ari ukubura ububyutse nizera ko dukwiriye gukomeza kugerageza gusaba Imana kugira ngo iduhe urukundo rwo kubabarira ubugingo burimbuka kugeza ubwo Yesu azaza. Ene data Branham ese wizera ko buri wese ufite umwuka wera avuga mu ndimi? Oya, ndabizi ko muvuga ibyerekeye kuvuga mu ndimi. Kuvuga mu ndimi ntabwo ari ikimenyetso cy'umwuka wera. Ngiye shobora Abakorinto ba mbere 12:30 ndakwingiza sobanurira ese wafata Abakorinto ba mbere 12:30 ndatekereza ko aho bose bavuga mu ndimi cyangwa ibindi ntabwo mbizi neza ndagerageza gufata iki mu gihe barimo kugisubiza. Mwene data Branham ese wadusobanurira Yoba 14:21? Yego Yoba 14 ese umuntu napfa azongera abeho indi nshuro? Niba umuntu aramutse apfuye Yobu yarimo avuga ku muzuko ndatekereza ko nari mfite nk'ibyo mu kindi gitondo. Ese siko byari biri cyangwa ni hariya hepfo kwa Charlie Cox? Mrs. Cox yari ahari ahantu runaka. Yobu yabonye uburyo uburabyo bupfa maze bukongera bukabaho ariko we ajya mu gitaka ariko ntiyongere kugaruka maze noneho ibyo bimusobanurira ko ikintu runaka cyakoze icyaha yashakaga umuhuza hagati ye n'Imana maze hanyuma abona kuza ku mwami. Icyo ni kimwe ne data ndatekereza ko ahari ari Abakorinto ba mbere 12:30. Yego ese bose bavuga mu ndimi? Icyo nicyo ntekereza ko ari cyo ariko ntabwo mbizi neza kubwo kubananiwe nka gutya. Ariko oya, bose ntabwo bavuga mu ndimi, bo ntabwo ariko basobanura, bose ntabwo ariko bavuga ibyo. Kandi noneho igihe gikurikiyeho nubwo navuga mu ndimi z'abantu iz'abamarayika kusingira urukundo ntacyo mba nicyo. Murabona Pawulo mu yandi magambo yarababwiye ati ese bose bavuga mu ndimi? Nyakuri ntabwo babikora. Ese bose bahanura? Oya, ariko mwifuze cyane impano nziza kurusha kandi nyamara ikwereka inzira itunganye kurusha. Murabona bose ntabwo bavuga mu ndimi. Ese uzongera kugira andi materaniro yo kurondora mbere yo kugenda? Niba atari byo ese birashoboka ko umuntu mwaganira ku giti cye? Ngiye ko wabibonye noneho ntabwo ari byinshi sigaranye, reka ngerageze kubinyuramo niba mbishobora. Nibuka mbumva muri kuvuga ku ishusho iteye ubwoba ya marayika y'ikizu cyarimo kubitanya amababa mu kazitiro kirimo kirwana no kwihora. Mfite umubyeyi uri muri ibyo bihe. Ntabwo yemerewe ko abana be 3 bashyingiwe bageriwe mu myaka 3 kubera ko badashobora kugendera ku nyigisho za se n'umubwiriza wo mu idini. Mama ashaka kumva ubutumwa bw'igihe cya nyuma kandi sinshobora no kubona urwandiko ruvuye kuri we. Ni ku ruhe rwego akwiye kumvira? Ese hari ikindi kintu ntashobora gukora usibye gusenga? What degree is she to be subject to? Is there anything I can do besides pray? Icyo nicyo kintu cyonyine nshobora kumenya. Umugabo we kubwo kuba ari umubwiriza ntashobora kumwemerera kumva ijambo, ashaka kuryumva ariko ntashobora kumwemerera kuryumva. Noneho umusengere gusa. Nizera ko uwo mugore yakijwe birumvikana. Mwene data Branham ese birashoboka ko umuntu yazimira kandi akagarukira ikuzimu aramutse yanze umucyo w'ijambo nubwo yaba yarabashije kugera ku gutsindishirizwa no kwezwa? Yego mugabo, uko ni ukuri neza neza. Igihe ukoresheje imvugo ivuga ko niba tutizera ijambo tuzatandukana na Kristo by'iteka, ese uba ushatse kuvuga ko abari b'abapfapfa bazabaho iteka ariko bakaba batandukanye na Yerusalemu nshya aho Kristo azatura hamwe n'umugeni? Hano hari abo badafite umwuka wera bavutse bundi bushya nk'uko ibyanditswe bivuga ku kuvuka bundi bushya. Niba kuvuka mu buryo busanzwe bisaba amazi, amaraso n'umwuka, ese kuvuka k'umwuka ko ntigusaba izo nzego 3 z'ubuntu mbere y'uko umuntu avuka bundi bushya nyakuri? Ibyo ni ukuri neza neza. Ibyo nabisobanuye muri iki gitondo. Icyo kintu kimwe kuri icyo kintu kimwe ugomba kuba ufite izo nzego zose. Wasamwe n'umwuka nk'uko umwana asamwa mu nda y'umubyeyi ariko akaba adashobora kuvuka kugeza yakiriye umwuka wera. Uko ni ukuri noneho waravutse, ntabwo wahinduwe, wari mu nzira yo guhinduka kugeza kuri icyo gihe. Iyo niyo mpamvu yatumaga ububwiru bwose bukomeye budashobora guhabwa Luteri, ntibwashoboraga guhabwa Wesley, ntibwashoboraga guhabwa igisekuru tumaze gutambuka, igisekuru cy'Abapantekote. Kubera iki? Ntabwo cyari cyo gihe bari barasamwe. Noneho umuntu Kristo ubwe, umwana w'umuntu
murasobanukiwe, arimo yihishura ubwe mu mubiri w'umuntu, ntabwo yashoboraga kuza kugeza ubu. Igihe ingoma y'imyaka igihumbi izatangira, ni gute abatizera bakurwa ku isi? Abatizera bazajya mu karengane hamwe n'umwari w'umupfapfa n'abo bandi bose. Abatizera n'umwari w'umupfapfa n'abasigaye b'Isiraheli abo bagomba gusohorwa. Mwene data Branham, igihe umuntu akandagiye cyangwa agakandagira ku mano yanjye, ibi bishobora kuba byiza, gukandagira ku mano yanjye nk'uko abakera bavuga, uburakari bwanjye burazamuka. Ni gute nanesha icyo kintu? Ndabize ko umwami agomba kubikora, ariko n'iki nashobora gukora mu mutima wanjye? Ntabwo nshaka ibi bintu. Ujye woroshya ubwo burakari bwawe ukoresheje amasengesho. Noneho ushyira ibitekerezo byawe ku murongo. Ntabwo nkeka ko hari abantu benshi muri iyi nyubako baba barigeze bagira uburakari kuruta ubwo nari mfite kera. Njye nahoranaga umunwa wanjye udoze igihe cyose, kandi igihe nashoboraga gufata ibiryo byanjye babinyujije mu muheha. Mama wanjye nk'uko mubizi yari igice cy'umuhinde, kandi data yari umunya-Irlande, akaba umunya-Irlande wo muri Kentucky. Kuri ibyo kandi buri wese muri bo yagiraga uburakari bwangana n'urukero rwikaraga, ndetse igihe cyose umunwa wanjye wahoraga udoze nkiri muto kera, kandi bashoboraga kunterura hejuru maze bakankubita hasi, nuko nkongera ngahaguruka bundi bushya bakongera bakankubita hasi, kugeza ubwo ndi bugere aho nashobora guhaguruka ukundi. Ibyo byari buri gihe, kandi igihe mbashije guhaguruka nkongera nkahaguruka bakongera bakankubita hasi indi nshuro. Uko niko nari meze. Naratekerezaga nti sinshobora kuba umukristo, ariko igihe umwuka wera yaje mu buzima bwanjye, icyo cyarabikoze. Nta kuntu. Nari mfite umugore igihe kimwe byari ngombwa ko njya gukata amashanyarazi, kandi uwo munsi nari mfite umusatsi ku mutwe wanjye. Aravuga ati, wowe gahungu gato k'agacucu k'imisatsi idashyitse ku mutwe. Ndamubwira, ndavuga nti, mugore, ntabwo ukwiriye kuvumana nka gutyo. Ese mutinye Imana? Aravuga ati, wa kantu agacucu k'imisatsi itabaho ku mutwe. Iyo nshaka umuntu wo kumbwira ku bintu nk'ibyo, ntabwo nari gushaka umuntu utuzuye nkawe. Hanyuma anyita amazina y'ibitutsi, amazina y'ibitutsi. Mbega iyo ibyo biza kuba umwaka umwe mbere yaho, igihe cyose nkunda kuvuga nti, umugabo ukubita umugore ntabwo aba ari umugabo uhagije kuba yakubita undi mugabo. Ariko njye nashoboraga guhita mfuna kubwo kwita mama wanjye amazina mabi nkayo. Ariko murabizi, nta nubwo yigeze bintangaza. Naravuze nti, ndagusengera. Ntabwo nabitinzeho, namenye aho ko hari ikintu cyabaye kuri njye. Yego mugabo, mbega muzi ibi nakoze igihe nari umwana ndwana. Nari hafi kwica abana 5 icyarimwe. Nafashe imbunda yuzuye amasasu 16. Noneho igihe abo bahungu bari bankubise kubera ko ndi uwo muri Kentucky, nta yindi mpamvu, sinashoboraga no kwegura umutwe wanjye. Umwe yamfataga amaboko nka gutya, maze undi agahagarara nk'ariya hamwe n'ibuye mu kiganza cye, maze akankubita mu maso, kugeza ubwo nsigara nta buzima, nta kintu mwiza. Banyitaga intwari yo muri Kentucky kubera ko mama wanjye igihe yari muto nyakuri yasaga nk'umuhinde. Nari ndimo ndeba ku ifoto ye mu minsi ishize, kandi bari bazi ko ari igice cy'umuhinde, ndetse kubera ko nari uwo muri Kentucky nawe akaba umuhinde wo muri Amerika, banyitaga intwari yo muri Kentucky, kandi nta kintu nari mfite mu isi kuba nabikoraho. Ntabwo nashoboraga kugira icyo mpindura ku kuba naravukiye muri Kentucky. Naramanutse aho ku ishuri, kandi nta myenda nari mfite yo kwambara, ndetse imisatsi yanjye yagwaga ku ijosi, kandi mama yarafashe ikote rya papa rishaje yari yararishyingiranywe, maze ararica, nuko ankoreramo ipantaro yo kujyana ku ishuri mu gihe cyanjye cyambe, kandi njye maze anyambika amasogisi 2 y'umweru n'inkweto za tennis. Nuko baravuga bati, urasa n'umuyaga mwinshi wo muri Kentucky. Kandi ibyo byose, ibyo n'ibindi byabaga iminsi yanjye yose yo ku ishuri. Kandi abahungu bamwe, kubera ko namanukanaga n'umukobwa umwe kandi ntwaye ibitabo bye, ntabwo bashakaga ko nkora ibyo, maze bansanga aho hepfo, nuko barankubita kugeza ubwo nta ubwenge. Ndababwira nti, nimuramuka mundetse nkagenda, ndabasezeranyije ndahita njya mu rugo. Kandi uko niko bamfashe, maze barambohora, bantera imigeri nka 4 cyangwa 5, nikubita hasi, maze baharura mu maso hanjye. Nuko njya mu rugo nka gutya, nyuze muri uwo murima w'imyeyo. Nari mfite imbunda ya 22 Winchester yari iri aho hejuru y'urugi. Ndagenda mfata iyo mbunda yuzuye amasasu, ndagenda manuka mw'iryo shyamba, nuko nihisha hafi y'umuhanda kugeza ubwo aba bahungu 5 cyangwa 6 bagezaho.
bategereje kugeza ubwo baje, kandi igihe barimo bazaho baravuga bati uriya munyakentuki azamenya aho ari guhera. Ubu barimo bagenda nka gutyo, mpagarara imbere yabo nashyizemo amasasu mu mbunda, ndavuga nti noneho ninde muri mwe ushaka gupfa mbere, bityo kugira ngo atabona abandi. Batangira gutaka cyane, ndavuga nti mwe gutaka kubera ko mwese mugiye gupfa umwe ku wundi, kandi nibyo nari ngiye gukora. Maze noneho batangira gutaka, nuko mfata imbunda, ibyuma birakubitana, isasu rirafatwa, shyiramo irindi isasu, ibyuma biravuga rirafatwa, irindi sasu, ibyuma biravuga rirafatwa, kandi nshyiramo amasasu 16 yose agwa ku butaka, buri ryose ripfuye. Maze abo bahungu bariruka, ndetse barimo bavuza induru kandi bihisha ku misozi n'ibindi. Kandi nyuma y'uko bagiye, mpagarara aho narakaye kugeza aho nge ntashoboraga kurira, haseka nk'ikimara n'amarira arimo amanuka ku maso. Noneho ubwo bwari uburakari, iyo bitaba Imana najyaga kuba ndi umwicanyi. Maze nturagura ayo masasu, nongera nyasubiza mu mbunda, maze papa irarasa neza nk'uko yajyaga irasa. Muravuga ubuntu. Ese abo bari b'abapfapfa bazaba bari he mu gihe cy'ingoma y'imyaka 1000? Aho mu gihe cy'ingoma y'imyaka 1000 baba bari mumva, abasigaye bose ntibabaho mu gihe cy'imyaka 1000. Ese aho hazaba cyangwa hari ahantu umugeni azahurira icyarimwe, kimwe n'igihe Mose yayoboye Abisiraheli? Ngiye kubasubiza iki kibazo, narabihishuriwe, ngiye kubabwira ukuri. Yego mugabo, hari ahantu umugeni wese azaterana. Ese murashaka kumenya aho ariho? Ni muri Kristo, biratunganye, bagahurira hamwe, twese turi hamwe. Kubera iki imyambarire y'abagore igiraho ikibazo gikomeye? Nakwizaho cyane. Ese sikobi imyambaro y'abadamu no kogosha imisatsi, kandi ukaba nta kintu uvuga ku misatsi y'abagabo cyangwa uburyo bambara. Ibyo mushiki wacu ngiye kwemeranya nawe ikintu kimwe. Umwanya wa mbere, yavuze ko umugabo atagomba kugira imisatsi miremire, kandi niba afite imisatsi miremire namubwira nk'uko nkubwira, yaba ari mu makosa. Ariko benshi mu bagabo, abenshi muri bo nkanjye ntayo bafite habe na gato. Ariko abenshi mu bagabo bogosha imisatsi yabo bagasa nk'abagabo, kandi n'ubu baramutse batabikoze babwirwa kudakora nk'ibyo, baretse imisatsi yabo igakura nk'iy'abagore. Ibi byose muzabisanga mu gushaka no gutandukana ku mihigo n'ibindi, igihe tuzabwiriza kuri ibyo. Ikibazo gikomeye ni cy'umugabo cyangwa imyambarire y'umugore. Noneho umugabo ahantu hambere, umubiri w'umugabo ntabwo ari igishuko nk'uw'umugore. Ubu umugabo ari munini, akaba ashaje, afite ubwoya ku maguru, amavi ye arebana, afite ikida kinini na buri kintu, aba ateye ubwoba kumureba, kandi nta kintu kuri we cyashuka umuntu. Ndetse ntekereza ko cyaba ari ikirori kibishye ku buryo bubi bikabije. Kureba abo bagabo bamanuka umuhanda, abato cyangwa abasaza bambaye ayo makabutura, kigeze kubareba bamanuka aho ku muhanda, ndatekereza ko icyo ari cyo kintu cy'umwanda kureba uko bagaragara. Uko ni ukuri, ndatekereza ntabwo azi ubwoko bw'ibiremwa abarizwamo. Murabona uko ni ukuri, umuntu ukora ikintu nk'icyo, kandi muzi ibyo ari byo. Numvise mu mezi make ashize ko ingabo za Amerika zigiye kujya zambara muri ubwo buryo. Yego, ingabo ziza umwaka utaha cyangwa umwaka ukurikiyeho bose bazaba bambaye amakabutura. Ese ntiryaba ari itsinda rinini rya cy'abakobwa twaba dufite? Imana yaremye umugabo ngo ase n'umugabo kandi akore nk'umugabo, kandi rero yambare nk'umugabo. Yaremye umugore ngo akore nk'ibyo, yambare nk'umugore, akore nk'umugore, kandi abe nk'umugore. Ku bijyanye n'iki gitondo, kuri ibyo ikibazo cyaje ku bantu. Niba bishaka, niba umugore afite nyakuri umusatsi muke cyane, kandi akaba ashaka kwambara zimwe muri izo perike cyangwa ukundi mu byita, ndatekereza ko umugore wanjye arayambara. Avuga ko umusatsi we ari muke, kandi afite ikintu kinini kingana nka gutya, kigaragara ko ari kinini, kiruta biswi, kandi agitwikira imisatsi ye aho hose, maze akagifatisha utwo twuma. kandi none ngiye kubindeba byose ibyo ntacyo bibangamiye mu gihe cyose umusatsi wawe ari muremure. Umubwiriza umwe yabwiye umugore we ko aciriwe urubanza kubera ko yashyize irangi mu musatsi we, kandi mbisanga mu kibazo ko ibyo bivuze gushyira ibara cyangwa irangi mu musatsi. Sinshobora kuvuga ko ibi ari bibi, nta kintu mbifiteho. Niba afite imisatsi myinshi, icyo nicyo gusa navuga kuri ibyo. Kandi noneho umugabo uyu muntu yavuze muri iki gitondo gukuraho imisatsi yabo bakongera bakayisubizaho. Noneho iki ni ikindi kibazo hano ku bijyanye no gukata imisatsi.
murabona. Noneho niba umugabo adafite imisatsi kandi umugore we, numvisha abagore bavuga bati rero iyo mbasha kwemeza John ndatekereza ko yaba asa neza aramutse yambaye umusatsi mukorano. Ese niki mubitekereza mwene data Branham? Ese ni bibi kuri we kubikora? Oya mugabo, oya mukuri, ntabwo ari bibi habe na gato. Niba ashaka kuwambara ibyo nta kibazo, ntaho bitandukaniye no kwambara amenyo y'insimburangingo cyangwa ikindi cyose cyo mu buryo. Uko biri kose mfite amenyo 3 y'insimburangingo ngewe ubwanjye nifuzaga kutayagira, ari kurusinga igihe cyose atuma ijwi ryanjye riba rigufi kandi akeba ururimi rwanjye n'ibindi bintu, ariko ndayakeneye kugira ngo ndye. Kandi niba njye igihe ndi iyo mu mahanga muri ayo materanyo nambara imisatsi atari gushaka uko ngaragara neza, kuko murabizi ko njya mpagarara aha hejuru ntafite iyo misatsi ku mutwe wanjye cyangwa ikindi, nta tandukaniro riba rihari. Ndi hano kugira ngo ngaragaze Yesu Kristo, ariko igihe mpagaze hariya hanze nko mu ijoro rya mbere muri ibyo bice bibamo imiyaga ikonje, ijoro rikurikiyeho umuhogo wanjye uba wasaraye, ntabwo mbashobora kugaruka. Noneho rero iyo biba ari ikintu nashakaga gukora kandi nkaba niyumvamo kugikora, nagikora. Nta kintu gihari kivuga ngo ntubikore, nta kintu gihari kivuga ngo mushiki wacu ushobora kwambara iyo misatsi y'imikora cyangwa indi ifatishije cyangwa ikindi kintu cyangwa ibindi mu buryo bwawe. Ibyo biratunganye nta kibazo, ariko ureke imisatsi yawe igume ari miremire. Kandi bagabo mwe mukate iyanyu, iyo mufite mujye muyogosha, murabona nungu ikemuye icyo kibazo. Kandi mugore ujye wambara nk'umugore, n'abagabo mwambare nk'abagabo. Ntimukagerageze kuba cy'abakobwa ngo mwambare imyambaro y'abagore, kandi abagore ntimukagerageze kwigira abagabo ngo mwambare imyenda y'abagabo, kubera ko Imana ntabwo ishaka ko mubikora. Bibiliya irabicyaha. Ariko noneho kubijyanye no kwambara agace k'imisatsi cyangwa kwambara imisatsi, icyo kimwe muri izo mbeba ahari nakoze ikosa mu kanya cyangwa hari ibyo babyita imbeba, ni akantu abagore bashyira mu misatsi yabo kugira ngo igaragare ko ari myinshi uko kare. Nta kibazo kuri ibyo, mukomeze, nta kibazo. Mwene data Branham mushiki wacu aza ku rusengero aturutse ku birometero 1300, kandi avuga ko yizera Kristo wambaye umubiri. Ndakwinginze gira icyo uvuga kuri ibi. Ntabwo abasha kwihanganira kutabwira abandi ibyo atekereza. Kutihanganira, yego. Noneho birumvikana ko mushiki wacu ari mu makosa. Ntabwo ndi Yesu Kristo, ndi umukozi we. Binabigaritse inshuro nyinshi. Noneho ndi hafi mu nsengero, harabura gato cyane. Mwene data Branham, simwifuza kumva ibisigaye vuba vuba ku buryo bushoboka. Mwene data Branham, igihe kimwe narananiwe, Imana yampaye, niyumvisemo ko Imana yampaye isezerano nk'irya Sara. Hari ikibazo, ariko isezerano riza nyuma. Ryari isezerano ry'Imana. Namenye ko ari uko Sara yaraye, ariko numva igihe nkaho kibaye kigufi. Dukunda umurimo wawe n'uwaguhamagaye, ibyo ni byiza. Ese siko biri? Dukunda umurimo wawe n'uwaguhamagaye, kandi ku bw'ibyo turagukunda. Banditse izina ryabo. Murakoze mushiki wacu na mwene data. Ikibazo, yego, ni byiza. N'Imana ntekereza ko iguha isezerano kandi ikaba nk'irya Sara. Ni ukuri, n'Imana imwe isubiza mu buryo bumwe. Ntukagire ikindi kintu wizera keretse kivuye ku Mana. Mwene data Branham, nifuzaga kukubaza ibibazo bimwe ku bijyanye na Bibiliya. Ndakwinginze sobanura Mariko. Aho ndahafite ibyo, ndabifite Mariko 16. Twarabibonye undi munsi, ndabyibuka. Reka turebe. Mukundwa mwene data Branham, dusobanura ndakwinginze Matayo 22 umurongo. Igihe ibyo twarabibonye, murabona, mwibuke urya munsi. Ndaza kubibereka, mubirebe neza hano. Makumyabiri gute uyu mushyitsi yinjiye mu bukwe bw'umwana w'intama wari ufite ikanzu ariko udafite ikanzu y'ubukwe. Mwibuke naravuze nakoze akantu gato kameze nko gukina, ndavuga nti mwene data wo mu idini wari waje aho aza anyuze mu idirishya kandi atanyuze mu muryango. Umuryango ni ijambo. Mwaravuze ngo Kayini yari uwo mu rubyaro rw'inzoka. Kubera iki Eva yavuze ati mbonye umuhungu uvuye kuwiteka? Icyo nicyo narimo nshaka kubona muri iki gitondo. Mfite ibyanditswe nanditse hano bijyanye n'ibyo, ushobora kubishyigikizaho gato. Niko nibwira, nabibonye bimwe hano. Mwene data Branham, umugabo wakuriye mu Gaturika, iyo turimo kuramya ashaka gusenga mu buryo bwe. Ibyo nabibonye, ndabyibuka. Ndimo kugera kuri ibi hano noneho. Kiriya nakibonye. Mwene data Branham, amaherezo mu gukundisha umuvandimwe wanjye, icyo nakibonye. Umugore afite umuvandimwe wo mu Gaturika. Mwene data Branham, muri Timoteyo
wa kabiri igice cya kane ni iyihe mpano yari yatanzweho? N'iki nabonye? ni bangahe babyibuka? Mfite bimwe hano byagiye byivangamo hano, murabona. Ese ni ibintu bikurikije amategeko kuri twe gukoresha ubwoko ubwo ari bwo bwose? Ibi ni ibijyanye no kuringaniza imbyaro. Reka tuze kubivugana twenyine kuri ibyo, murabona. Kuko nabivuze muri iki gitondo cya mbere, bariya bari batanu b'abapfapfa bakikijwe mu gihe ibyo twabibonye. Ndimo gusubira inyuma ho hato umunota umwe gusa, munyihanganira gato. Nyuma yo kumenya inzira ya byibura yo kwihana no kwezwa, iki nakibonye, murabyibuka, noneho kubitakaza. N'iki nakibonye ni nkaho nasubiye inyuma, biransaba kubifata nka mwene data Branham n'ubuhe busobanuro bwa Matayo 24:28, kuko aho umubiri uri ariho ibizu bizateranira. Murabyibuka ndimo kubisobanura, murabona. Ibyo nabibonye ahari namaze kubirangiza. Imana ishimwe. Ni igihe cyose kugira ngo umugeni abe hamwe nawe. Iki nakibonye kubwizamurwa ahari kandi ndabizi ko icyo nakibonye kubera ko cyari cyanditswe munsi. Ibyo ndabyibuka. Rero Imana ishimwe, turimo turamanuka muri ubu. Reka turebe, kuko ari mu byakozwe n'intumwa 2:38 niyo nzira yonyine yo kubatizwamo. Bimeze gute ku bantu benshi? Iki nakibonye ntabwo babimenye mu gihe cyabo, ariko ubu byarahishuwe nyuma y'uko umaze kumenya icyo gukora. Kuri uwo uzi icyo gukora kandi ntagikore, kuri uwo bimubera icyaha. Mwene data Branham, ese ni ikosa guhinga kandi ugakora mu itabi? Ntabwo nibwira ko iki nakibonye. Noneho ndwanya itabi, ndwanya gukoresha itabi. Umukristo wese wavutse ubwa kabiri niko akwiriye kuba. Nibyo kubera ko ni amakosa. Turabizi ko habe no mu bushakashatsi bwa kiganga bavuga ko ari ryo ritera nyinshi muri kanseri z'umuhogo n'ibihaha n'itabi. Baravuga bati munywe itabi rifite akayunguruzo. Ntabwo kuri mwe bagabo n'abagore munywa itabi, uko ni ukubabeshya kubera ntibishoboka. Rero ikintu cyonyine bakora, igihe uguze itabi ririho akayunguruzo, uba ugomba kugura kenshi kubera ko karekura umwotsi muke, kuko buri muntu wese yabikubwira. Numvise umwarimu aho mwimurika mpuzamahanga muri Washington umwaka ushize, nari ndaho muri murika ryo mu rwego rw'isi, kandi hari abaganga bari baturutse ku isi barabisobanuye aho. Baravuze ngo ntabwo ushobora kunywa itabi ngo ntufate kuri ubwo uburozi buba mu itabi, ariyo tabi. Kandi ntibishoboka. kandi igihe cyose unyoye ku itabi ufata kuri ubwo burozi. Maze aravuga ati ntukemere ko hari umuntu ugushuka ku bijyanye n'akayungirizo kaba ku itabi, kubera ko iyo unyoye rimwe kuri aya yandi, ibyo binyura inyota wari ufite ku itabi rimwe. Bigusaba ko kuri iryo rindi unywa abiri cyangwa atatu. Icyo ni ikintu gusa cyo gupfuka ubanda umunwa ngo batavuga. Ni ikinyoma cyo kwamamaza kuri radiyo no kuri televiziyo. Ariko gukora mu itabi cyangwa kurihinga, no mwene data bo muri bene data bo muri Kentucky mwe muhinga itabi. Rero reka mvuge ikintu kimwe, niba bibacira urubanza kubikora ntimukabikore, kubera ko ntabwo nshaka gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma undi muntu apfa. Ni ikosa guha umuturanyi wawe inzoga, noneho ubwo byaba ari ikosa kwenga inzoga. Ariko reka mvuge ikindi kintu, noneho igihe cyose ukirihinga itabi, murabizi nikotine ikoreshwa mu bijyanye n'ubuganga, kandi murabizi ko muhinga ibigori bigakoreshwa whisky, ingano n'uburyo ibyo bikora whisky ari uko ni ukuri niko murabona. Ntabwo uba uzi icyo bagiye kubikoresha. Ariko noneho duhinga ibigori, aho dushobora gutekereza igihe turimo guhinga ibigori ko bishobora gukoreshwa muri iyo mitsima y'ibigori n'ibyo kurya by'abantu, imigati n'ibindi. Ariko hari n'ababikoresha mu binyobwa biyobya ubwenge, aho ntushobora kumenya icyo gukora. Kandi uhinga ufite ubusitani bw'indabyo, uzi icyo bakoresha indabyo bazikoramo icyo kinya, uzi icyo bakoresha harya amarebe bayakoramo ikinya kivano mu mashu. Ese mwigeze murya amashu menshi maze ngo mwumve ukuntu mumera akanya gato mwumva mutuje? Nicyo kinya kiri muri yo. Murabizi ko kiba no mu bitunguru. N'ukuri uko murabibona biterwa n'igituma urimo kubikora. Ariko reka mvugire umukristo mwene data, umukristo mwene data, niba ufite umurima w'itabi uzawugurishe undi muntu maze ugerageza amahirwe mu bigori. Nizera ko bizaba byiza kurushaho, murabona, kubera ko nta gushidikanya ko barimo guhinga ibyo. Umugabo wanjye yashakanye n'umusinzi kandi w'indaya. Ibi nabibonye biragarutse, nababwiye aho byaturutse bivuye hirya hano, kandi nasubije icyo kibazo. Kandi noneho reka turebe
umugore wo mu byahishuwe cumi na kane nakibonye, yego mfite iki kirundo cy'ibyo bibazo. Reka turebe ibi nabibonye ndabifite biri mu byanditswe 12 cyo yari cyo. Reka turebe mwene data Branham, dufite abana babiri bajya ku rusengero aho bigishwa n'umubwiriza w'umugore. Tuzi ko ari hanze y'ijambo. Abana bacu bari munsi y'uko ukongezwa gukomeye. Ni gute twabigenza kugira ngo tubabwire ko ari ikosa? Nabibabwiye mbere, ibyo nabisubije. None mubatware neza. Niki wavuga niba nge ndabizi ko uwo muntu yicaye hano? Niki wavuga ndamutse ntekereza ko nzi uwo mugore uwo ari we kandi ngashobora kumukubwira? Ese ingoma y'imyaka igihumbi izamara imyaka igihumbi cyangwa n'igihe runaka? Kinahuye nacyo muri iki gitondo, murabona n'imyaka igihumbi niko biri. Mwene data Branham, ikibazo kiki? Yego icyo nakibonye, ingano n'urukungu. muribuka ko ibyo twabishije. Ndibwira ko turimo kumanuka ubu. Nshobora kuba najugunye ikirundo cy'ibinyuma. Reka turebe ikintu kimwe. Mwene data Branham, ndi umubyeyi w'abana beza 6 n'umugabo wanjye. Ndashaka kujya gukora kugira ngo mfashe ku kibazo cy'amafaranga. Ese nkwiriye kubikora? Kandi nabwo ndashaka gusenga Imana kugira ngo impe kwizera nk'uko Aburahamu na Daniyeli n'abana b'Abaheburayo. Ese birakwiye ko umukristo yahenga itabi? Ibyo namaze kubicamo. Kandi mwene data Branham, ese ni ikosa ko umugore yogosha amaguru ye? Ndimo kubona ibintu. Ese ibyo nicyo bivuze? Ntabwo mbizi. Ibyo ngiye kubibarekera. Ese muri iyi minsi ni ikosa guhagarika urubyaro? Ese bisobanuye guhagarika urubyaro ku buryo bwuzuye? Ibyo nabisubije birumvikana, ni umuntu ku giti cye. Reka turebe. Niba umugore akiri mu byaha agatandukana n'umugabo maze agashaka undi maze we, ibyo nabisubije. Muribuka ko nababwiye nti ibibazo byo gutandukana mu bireke kugeza. Mfite inshuti nkunda cyane, afite amakasete n'inyandiko nibwira ko yagize. Ntabwo nigeze mvugana nawe. Nyakuri ndakeka ko mfite ubwoba bw'uko namusenya maze ngatakaza ubucuti bwanjye. Niki nkwiriye gukora? Vugana nawe mu rukundo. Ndibwira nizeye ko ibyo nabisubije, ariko ntabwo ngerageza kugira ikintu mpatira umuntu wowe gusa ba umunyu bazifuza kumera nkawe. Mwene data mushiki wacu, ndizera ko iki nagisubije. Mwene data Branham, usobanurira ku bijyanye n'abari b'abapfapfa 5. Ngenda bizi ko ibyo nabisubije, biranditse ku rupapuro rutukura. Nizeye ko twe ibyo ndabifite. Nizera ko namaze gusubiza ibi byose. Imana ishimwe. Reka turebe, mumbabarire umunota umwe. Excuse me a minute. Mumbarire gatoya. Dear prophet of God, mukundwa muhanuzi w'Imana, Mariko 16:18. Ni igice kijyanye no kurambika ibiganza ku barwayi. Nturutse ahantu haba abantu bakina n'inzoka. Bimeze gute kuri ibyo? Rero ni ikibazo cyiza. Niba uturanye n'abantu bakina n'inzoka kandi bakavuga ko Mariko 16 nyakuri, nizera ko Bibiliya ivuga icyo ishaka kuvuga. Nibwira ko dushatse kugerageza Uwiteka mu kintu runaka turaho biri, ariko ntabwo ntekereza ko Imana isobanuye kuri we ko ari ukuzana iryo cupa ry'uburozi bwa arsenike maze ukareba niba nashobora kubunywa maze bikaguhamiriza ko mfite kwizera. Ntaho bitandukaniye no kwizera ko byaba ari ukuri kuzana inzoka maze ugashaka ko nyifata kugira ngo nkwereke ko mfite kwizera ko ntashobora kunesha ubumara. Ntabwo neza ari uko biri. Nizera ko biramutse ndi mu mazi mbatiza umuntu cyangwa ndimo gukora umurimo w'Imana cyangwa hanze mu ishyamba maze inzoka ikanduma nayikandagira mu izina ry'Umwami. Murabona, nizera ko icyo ari cyo bivuze. Noneho niba bisa gusaba gufata, murabona mukundwa, umuntu uwo ari we wese wari we w'ikibi, murabona itegereze icyo Bibiliya yakoze kuri ibyo. Ntaho bitandukaniye nuko nakwizera ko ugerageza kuvuga uti icyubahiro n'icyubahiro cy'Uwiteka, icyubahiro n'icy'Uwiteka. Ntabwo ugerageza Imana mu kuvuga mu ndimi, ureka umwuka akaba ari we uvugira muri wowe. Murabona,
noneho ntabwo nizera mu kugerageza Imana cyangwa mu guhata ibintu runaka nk'uko nabivuze mu kanya kashize. Igihe umwuka dutegereje umwuka ko abikora. Noneho itegereze Pawulo yarimo atashya inkwi aho ku kirwa cya Krete, ndibwira ko ariho, kandi yaraboshye, maze inzoka ahari wenda inshira iyo irakuruma ugahita upfa. Yagomba guhita yikubita hasi aho vuba vuba agapfa. Nta yindi nzoka nzi ishobora kukwica vuba uretse inshira. Maze afata iyi mamba nk'uko twavuga, n'ukurumwa ugahita upfa. Uba ufite wenda usigaranye wenda nko guhumeka gato igihe inshira ikurumye, cyangwa impiri uba ufite amahirwe nka 50 n'andi 50 ko hamwe na serumu wabaho. Urumwe n'iyo mpiri y'umukara, urumwe n'impiri y'umuhondo, uba ufite nka 80% yo kuba wapfa na 20% yo kuba wabaho. Kunshira nta na rimwe ufite, uba ugomba gupfa. N'ibyo gusa kubera ko ntabwo uhumeka, ahubwo uhumeka gake cyane, ihita ihagarika imikorere y'amaraso mu mitsi, imikorere y'amaraso n'ibindi bintu, kandi ukaba ugiye. Murabona, ariko igihe inshira yarumye Pawulo mu kiganza, baravuze bati rero uyu muntu n'umuntu w'umubi, ahari buriya n'umwicanyi, nubwo yakize inyanja ariko ntabwo ntari bukire urupfu. Izo mana zigiye kumwishyura nka gutya kubwo kuba ari umwicanyi. Pawulo yitegereza iyo nzoka yarimo inagana ku kiganza cye, nuko ayizungurizaho. Ntabwo yigeze atungurwa ati mwami mfasha ibi mbikore. Oya, yarayitegereje ayizunguriza mu muriro, arakomeza atoragura inkwi ari nkaho nta kintu cyabaye. Baravuga bati araza gupfa mu munota umwe, kubera ko igihe inzoka ikuriye uba ugiye. Nyuma hashize akanya Pawulo ntabwo yigeze abyamberwa ngo apfe cyangwa ngo habe ikindi. Baravuze bati, barahindura baravuga bati ni Imana imanutse aho mu ishusho y'umuntu. Murabona, ntabwo yigeze avuga ati munzanire iyo nzoka, ariko inzoka yaramurumye. Ntabwo yigeze agerageza Imana, ariko yari afite kwizera mu Mana ko agomba kunesha kurumwa n'inzoka. Murabona, nicyo nshaka kuvuga. Uwari we wese uturanye nabo bakinisha inzoka, noneho niba bashaka gukina n'inzoka, ibyo birabareba. Murabona, ntabwo ngiye mbibona muri ubwo buryo. Noneho muravuga muti rero abo bantu bafite kwizera. Ntabwo mvuga ko badafite kwizera. Abo bitwika n'uwo muriro wa Serene, gazi n'ibindi nk'ibyo, ariko murabona ntabwo ibyo ntabwo bihamye Imana. Nagiye mbona Abahinde bafata umurongo w'imiriro aho ureshya nka metero mu bugari n'izindi metero mu burebure, aho baba bayihungirishije ibibabi kugeza ubwo uhinduka umweru urabagirana. Atari abantu badasanzwe, ahubwo Abahinzi. Bagakuramo inkweto, bagafata akantu gato, abatambyi bakabaha umugisha bakoresheje amaraso y'ihene, maze ibikwasi nk'ibyo bakoresha ku ndobani kugeza ubwo baba ari nta kintu kinini cy'amazi, bakamwuzuzaho utwo dupira tumeze nk'utwo ku giti cya Noheli, imitako bakamwuzuza hamwe n'iyo ndobane nini ndende, bakayicomeka mu mubiri we. Watekereza icyo ari bwinjirane n'icyo ari bukuremo, maze agahagarara nka gutyo, nuko akagenda muri uwo muriro ushyushye. Uwo muriro wabaye umweru urabagirana, warenze kuba umutuku, washyushye kugera ubwo uhinduka umweru, akagenda aho muri uwo muriro, maze agahindukira, nuko akongera akagaruka. Ntube wabona n'ahantu hari ubushye ngo birenge bye, kandi nta nubwo bizera Imana. Mwene Data Branham ese n'icyo ababwiriza bazaba barimo kubwira abo batazajya mu mugeni. Ubutumwa bwabo noneho umwuka wera, umubatizo wo mu mazi n'agakiza. Ese n'iki bo bazaba barimo kubwiriza niba batazajya mu mugeni? Rero murazi muzi igishoboka kuzabaho. Ndavuga ibi noneho, ibi sinshobora kubihamya, ariko kuri njye bazakomeza gusa kubwiriza nk'uko babikora ubu, kandi abantu bazakomeza gutekereza ko barimo gukizwa, kandi umugeni azaba yamaze kugenda. Ese ibyo ni ukuri bikurikije ijambo kuringaniza imbyaro? Nababwiye ko ibyo ndabisubiza ku muntu ku giti cye. Mwe abafite icyo kibazo muze kundeba by'umwihariko. Mukurwa Mwene Data Branham, dufite umwigisha aho, muzi ko ibyanditswe bivuga. Ego, ibyo nabisubije umunota umwe noneho. Mwene Data Branham, igihe kimwe twari dufite amazina yacu yanditse mu gitabo runaka. Yego, ibyo nabisubije. Ni ibijyanye n'igihe abakuriwemo. Ese bakoze ikosa? Ese wakwemera ko umuntu aboneza urubyaro? Oya, ntabwo nabyemera. Oya, umugabo murabona ni marayika wa karindwi nk'uko avugwa mu Byahishuwe 10. Uwo ni umuntu umwe n'uwo Eliya wo muri Malaki 4. Ese ibyo narabisubije? Ubwo ntabwo numva n'ibimeze nk'ibyo nasubije. Yego, ni umuntu umwe. Ibyahishuwe 10 ni ubutumwa bwa marayika wa karindwi, ari intumwa marayika wa karindwi w'igisekuru cy'itorero rya karindwi, aricyo Malaki 4.
ese kuringaniza urubyaro mfite byinshi cyane kuri ibi nagiye mbishyira inyuma kandi njye ntabwo nshaka kubisubiza ndahitamo ko nzabonana namwe ku giti cyanyu nihe tubona ko Nowa yabwirije imyaka 120 kandi akubaka inkuge imyaka 120 ese ibyo nabisubije igisekuru cyangwa igihe runaka cyatanzwe ku isi cyari imyaka 120 aricyo gihe Nowa yamaze yubaka inkuge aricyo cyagereranywaga n'igisekuru muri icyo gihe imyaka 120 yari igihe cyagenewe umuntu kandi abwiriza akurikije itangiro 6:3 yabwirije icyo gisekuru aricyo cyari imyaka 120 Nowa niko yabikoze niko biri reka turebe noneho muri Malaki 4 uyu Eliya yagombaga kugarura imitima y'aba data ku bana kandi hanyuma imitima y'abana kuri ba data ese uyu ni umuntu umwe yego umuntu umwe niko biri mutegereze gato oya mumbabarire murabona umwuka wera ibyo arabimfatiye noneho oya natekereje ko havuze ko murabona ko ari ibyari muri Malaki 3 nzayohereza intumwa yanjye imbere yawe ariyo Eliya muri Malaki 4 arahinduka maze hakavuga hati dore nzohereza Eliya Malaki 3 yagombaga gufata intumwa akayohereza imbere y'umwami Yesu ari we Yohana ni gute benshi bumva ibyo Malaki 4 igihe uyu Eliya aje ako kanya nyuma y'ibyo ubutumwa bwe n'ibindi ndetse nyuma nukuza k'umwami n'isi guhindurwa nshya kandi mwitegereze kugira ngo noneho byumvikane neza ibi ntabwo ariko ni gute umwuka wera yabyanditse binyuze muri uyu muhanuzi aravuga ati azagarura imitima y'abase icyambere ku bana murabona aho yari Yohana ubanza kuza agahindura imitima y'abase abo basaza ba kera ku butumwa bw'abana aricyo cyari igisekuru gishya noneho Yesu muri icyo gisekuru hanyuma hari na icyungo ni uguhambiranya imitima y'abana akayigarura kuri base aribyo bivuga ubutumwa bw'uyu munsi buzagarura imitima y'abana mu gisekuru cy'itorero bigaruka ku kwizera kwa Pentekote k'umwimere aho mwitangira uko niko bizaba ari ibintu bitandukanye intumwa imwe ariko bikanyurana aho kuza kwa mbere kwa Yohana cyangwa intumwa Eliya umugabo wanjye na musaza wanjye muto ntabwo bizera yego ibyo nabisubije kubera ko aba bantu bashyizeho amazina yabo wasinye ndibuka mvugana nabo nyuma kuri ibyo ni gute namenya ubushake bw'Imana urugo rwacu ese dukwiriye kwimuka tukava Jeffersonville Indiana ese umuntu yaba umukristo maze akanga abirabura ese Imana ishaka ko tubafata kimwe natwe kubera ko bafite ibara ryijimye ese ni iki waduha nk'inama ese wizera ibyo kwivanga cyangwa kwitandukanya bishingiye ku ibara ry'uruhu nizera ibyo kwivanga nizera ko uwo muntu hitaye ku ibara rye uko riri cyangwa uwo ari we ni umuntu kimwe nk'uko meze ibyo ni uko biri neza kandi nizera ko nibaramuka baretse abo bantu babirabura bakabaha amahoro ntabwo abakomunisite bazajyayo kuboshya noneho bashaka noneho umuntu w'umwirabura w'umwimerere harimo benshi bavutse bwa kabiri abantu b'Imana muri abo bantu yego ni ukuri neza kuba uruhu rwanjye ari umweru naho urwabo rukaba rwijimye ibyo nta kintu na kimwe bivuze kuri ni mwene data niba ari umukristo iyo niyo mpamvu tandukanye n'ubutumwa bw'abantu bo muri Afurika y'Epfo nta nubwo bizera ko bari abantu bafite ubugingo icyo nicyo cyanteye kudakunda hariya naravuze nti uriya muntu ni umuntu umeze nk'uko meze afite uburenganzira bungana n'ubwo mfite uruhu rwe nta tandukaniro rihari kuri njye cyangwa ku wundi muntu wavutse ubwa kabiri abyawe n'umwuka w'Imana ariko ndavuga nti baramutse bahaye aba bantu babirabura amahoro ntabwo bakwigera boshywa muri ubu buryo kandi ibyo nabivugiye kuri iki gicaniro dufite abantu benshi babirabura baza hano ntabwo ntekereza ko hari n'umwe uri hano uyu mugoroba ariko dufite abantu benshi babirabura baza hano kuri uru rusengero nyine data barisanga nk'uko undi muntu wese ari n'ibindi data n'abashiki bacu kandi bamwe muri bo ni abantu beza ntigeze mbona mu buzima bwanjye bamwe muri bo n'abirabura noneho hari abandi muri bo bangiritse neza kimwe
n'abazungu cyangwa abantu b'uruhu rw'umuhondo cyangwa abantu batukura. Yego niko biri neza neza. Noneho ntabwo nizera ibyo kwivanga mu gushakana. Nizera ko umuzungu adakwiriye gushakana n'umukobwa w'umwirabura cyangwa umukobwa w'umwirabura ngo ashakane n'umugabo w'umuzungu cyangwa w'uruhu rw'umuhondo ashakane n'umwirabura cyangwa umuzungu cyangwa nibwira ko umutuku, umukara, umweru n'amoko y'abantu ni kimwe n'ubusitani bw'indabo bw'Imana, kandi ntabwo nizera ko byakwiriye guhuzwa. Nizera uburyo Imana yabiremyemo, kandi nizera ko ari bwo buryo byagakwiriye kuguma. Ikibimbuza amahoro kureba umukobwa mwiza w'umwirabura uzi ubwenge, umwana mwiza nk'uko umugore wese yakwifuza kumureba, ni kurebera iki yakwifuza gushaka umuzungu maze akagira umwana w'icyotara. Ni gute umukobwa w'umwirabura uzi ubwenge yashaka ikintu nk'icyo? Ni ukubera icyo kintu abo bakominisi. kandi ni gute wafata umugabo mwiza w'umwirabura yashaka gushakana n'umugore w'umuzungu maze akabyara icyotara? Ntabwo nizera ko dukwiriye kuguma uko twe turi abakozi ba Kristo, kandi Imana yarandemye. Niba yarandemye ibara ryanjye ari umukara, nzishimira kuba umugabo w'igikara w'Imana. Niba yarangiza umuhondo, nzishimira kuba umugabo w'umuhondo ku bwa Kristo. Niba yarangiza umweru, nzishimira kuba umuntu w'umweru ku bwa Kristo. Niba yarangiza inzobe cyangwa umutuku ndi umuhinde, icyo naba ndicyo cyose nzagumana iryo bara ryanjye rimwe. Uwo niwe njye ndashaka kuba nk'uko umuremyi wanjye yandemye. Hariya hepfo urya munsi muri Shervapoti, igihe iyo midugararo yadukaga, kandi aho hari abo basore bato b'abirabura bari bashutswe n'abakominisi. Nabivugiye kuri iki gicaniro. Martin Luther King arimo ideni rikomeye abirabura ntigeze mbona. Ni ukuri uriya muntu agiye gutera ibihugu byinshi muri bo kwicwa. Uko ni ukuri ashutswe n'abakominisi. Reka nsobanure ingingo yanjye. Navuze ibyo mu myaka 2 ishize. Murebe ikirimo kuba kuri bo. Bavuze ko barimo barwanira kwivanga mu gihe itegeko ribaha uko kwivanga, kandi kuri mwe bantu batizera iby'uko kwivanga gukorwe n'isoni. Igihugu cyacu cyemera kwivanga, kandi twagakwiriye gukora ibyo abatware bakuru bavuze ko dukora. Uko ni ukuri neza. Kandi noneho muravuga muti nta kwinjira ahantu runaka n'ibindi nk'ibyo, cyangwa aho guhahira, cyangwa mukabashyira inyuma muri bisi n'ibindi. Oya mugabo, amategeko avuga ko bameze nk'uko tumeze, niko biri, turi nk'uko bameze. Noneho reka dukoreye muri ubwo buryo, reka tube muri ubwo buryo. kandi icyo nicyo neza abavutse ubwa kabiri b'ukuri bizera. kandi nizera ko ibi biri mu mitima yabo. Ntabwo nanigeze niyumva mfitiye abantu impuhwe nk'izo niyumvisemo kuri bariya abantu hariya muri Afurika uburyo bafashwemo. kandi ntabwo nizera ibintu nk'ibyo. Ndi mu majyepfo, navukiye aho hakurya y'umugezi, ariko ndi kimwe na Abraham Lincoln. Naje hano kubera ko nizera ko abantu bavuka banganya uburenganzira. uko ni ukuri. kandi ntabwo nizera ibyo gutandukanya abantu n'ibintu nk'ibyo, mu gihe abantu babatijwe n'umwuka wera n'ibindi. ariko murebe, ntabwo ari bariya abantu b'abakristo bavutse bwa kabiri b'abirabura bateza ibi bibazo byose. niba mushaka kubashinja ibyo, bimeze kuri abo bana bacu b'abazungu bangiritse. bo bimeze bite? Murabona, noneho biravuze ngo icyo umwe yemerewe n'undi aracyemere, kuko abana bacu b'abazungu bateza ibibazo inshuro ebyiri ku byo bariya bafite. uko ni ukuri neza. ese ibyo biri mu mashuri yacu no mu bindi nk'ibyo? amwe mu mashuri yacu makuru bateza umwene ibyo bibazo. Murabona rero bimeze bite? noneho kugira ngo mbereke ko ari abakominisiti atari bari abirabura, ni muri ubwo buryo igihe cyose abakominisiti bagiye baza kwigarurira igihugu bakora nk'ibyo muri buri gihugu. uko niko babikora, bagatuma murwana umwe ku wundi, impinduramatwara bakahafata batarwanye. ntabwo bashaka gusenya iki gihugu, barashaka kugicengeramo. kandi noneho babonye uburyo bwo kubikora, kandi bazi icyo irya mpinduramatwara ya kera aricyo, kandi batekereza ko bashobora gutanga izindi kugira ngo nerekane ko ingingo yanjye yumvikana nyuma y'uko bashyizeho kwivanga. barabifite mu buryo bwemewe no mu mategeko, ariko bakomeje gutera imidugararo myinshi ubu kuruta uko babikoraga mbere. Murabona, birerekana ko ari abakominisite, kandi ko atari buriya bugingo bw'igiciro bwabyawe n'umwuka w'Imana. ese tuzakomeza kugira umuriro kandi tubwirize ubutumwa bwiza, cyangwa igihe cyararangiye? Oya, mukomeze mubwirize, mushyize imbaraga mu uko mushoboye. mwene data, mugumane nabyo, ndabashyigikiye rwose. mwene data Branham igihe uhanuraga ku bijyanye no ko nta kurya amagi, nta no gutura mu bibaya, ese ubwo buhanuzi bwari ubwayo cyangwa ubw'iterano? Ni byiza. imyaka ishize, nko mu myaka 30, natanze ubuhanuzi bwagombaga kuzasohora mu minsi ya nyuma ko hazaba hari ibyorezo mu nyamaswa, mu matungo n'amagi, yewe no mu magi. kandi hazagera igihe hazaba hari amagi adakwiriye no kuribwa, ndetse hazagera igihe abantu batuye mu bibaya
noneho mwibuke nabihanuye gutyo mu myaka 30 ishize ko bizasohora, ko abantu batuye mu bibaya, ko nasabye abakristo ko bimuka mu bibaya, kandi ko batagomba kurya inyama zinyuranye n'ibintu nk'ibyo, ko bizaba ari uburozi, ko bizaba ari ibintu biteye ubwoba. Nizera ko ari uko nabivuze ku bantu batuye mu bibaya. Noneho aho byari mbere y'uko habaho uko kugwa cyangwa ko bamenya ko hari ikintu na kimwe kijyanye no kugwa, ariko uwo wari umwuka wera urimo kutuburira. Kandi ubu nyine habe no mu matungo yacu murayabona aho ku masoko, kubwo kuba ayatera dedeti. Hari ikintu bishyira mu nka. Mwitegereze nanone ibi bintu byose barimo gukora byo kubangiranya imbuto n'ibindi, bakora n'ibintu ku buryo bwuzuye birimo kwangiza ikiremwamuntu. 30%, 20% cyangwa 30%. Digest yarabivuze ko ku barwayi barwaye mu bitaro bashyirwamo aho kubera abaganga baguha imiti yo kwangiza ikintu hano ariko ikwanduza ikindi kintu ahandi hantu. Kandi mwigeze mubona amagi umwaka ushize abagera ku 100 muri Louisville na Jeffersonville bararwaye kandi bashyirwa mu bitaro kubwo kuruka bitewe no kurya amagi y'izo nkoko zaho mu kibaya. Amagi yaho mu kibaya yari yakozweho nuko kugwa n'uburozi bwo mu byatsi n'ibindi, buri kintu cyose kiranduye. Ariko hano niho ubisanga. Mwene data, nizera n'umutima wanjye wose ko ibyanditswe mu byanditswe ko nta byo kurya bikwiriye kwakirwa uretse ibyakiranwe gushima, kubera ko byezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Murabona, uramutse ubiriye uvuga uti Mwami Yesu wanteguriye ibi byo kurya, noneho hamwe no kwizera nejeje bino biryo kugira ngo bitere imbaraga mu mibiri yacu. Hanyuma ibiryo kubera ko muri byose tubikora mu kwizera. Mukundwa mwene data Branham, ese byaba ari impamvu yo gutandukana umuntu afite umugabo umusinzi? Nge ntabwo nshaka kuvuga ku gutandukana, ibyo nge nzabivugaho nyuma y'igihe gito. Mwene data Branham, mwene data muretse umwanya muto, ibi bireba umwe mu bakozi b'Imana hano. Reka mbanze mbisome. Mutegereza akanya gato. Rero ndabibabwiye, ngiye kubisoma uko biri. Mwene data Branham, mwene data Neville yambwiye binyuze mu buhanuzi ko uko ari ku Uwiteka avuze ko nakiriye umwuka wera. Ambwira n'igihamya ko nzakira umwuka wera. Ntabwo na n'ubu nari nakira umwuka wera. Ese nkwiriye gukomeza? Yego, n'ukuri. Uko ibyo ukomeze wizere. Mwitegereze. Nahamagawe, nari mpagaze kwa mwene data Wood ejo hashize igihe telefone yampamagaye yari iturutse ku muntu uri mu igare waje hano afite umutwaro wa mwene data cyangwa undi muntu wari umusinzi kandi yaratewe inshinge aho mu bitaro n'ibindi. Kandi mwene data Neville arimo kuvuga mu ndimi cyangwa mu buryo runaka, atanga ubuhanuzi kuri uwo muntu, kandi atanga ubuhanuzi ko ikintu runaka gishobora kuzabaho kuri uwo muntu kubw'ineza mu minsi mike ikurikiyeho cyangwa ikindi kintu nk'icyo. Kandi uwo muntu yarahamagaye maze avuga ko uyu muntu ubu hashize iminsi 68 avuye mu bitaro. Ntabwo yigeze yongera kunywa n'inzoga n'imwe, cyangwa ngo abe hari n'umuti n'umwe yafashe wo kumurinda kunywa inzoga cyangwa ikindi kintu. Kandi ikintu mwene data Neville yavuze mu buhanuzi nuko cyaje gusohora. Imana ishimwe. Kwizera ko uyu mwene data ari umuntu w'Imana. Mukundwa Branham, noneho mutegereze, reka mpagarare hano umunota umwe. Noneho iki ni cyo ndimo kugerageza kubwira abantu. Mwene data Neville yizera ubutumwa bumwe n'ubwo nizera. Mwene data Caps, mwene data Bira, mwene data Rudera, aba bene data bose hano bizera ubutumwa bumwe n'ubwo nizera. Barabubwiriza nk'uko mbikora. Kandi niba mubishaka, ukaba ubishaka by'ukuri, uteganya kwimuka ugiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru cyangwa ikindi kintu nk'icyo, ukaba ushaka kwinjira mu ijambo, ngwino hano, ngwino ku ngando, aha niho uzaryumvira. Aba ni abantu b'Imana, ni abantu bafite umwuka wera nk'uwo mfite kandi n'uwo mufite. Babigisha ibyo bakuye muri Bibiliya imwe kandi n'ubutumwa bumwe. Mukundwa mwene data Branham, ese abo bavuga mu ndimi nibo basigaye? Yego, iki nagishubije. Yego, nabisubije. Ibi bijyanye no kuvuga mu ndimi. Mwene data Branham, kibwiriza cyawe ku mubatizo w'umwuka wera n'umubatizo mu izina rya Yesu. Yego, ibyo nabisubije. Reka turebe. Mwene data Branham, Bibiliya itubwira ko umugore agomba kubaha umugabo. Ndi umukristo kandi umugabo wanjye ni umunyabyaha. Arandenganya mu buryo bwose ashoboye. Gutuma ntajya ku rusengero no gusoma Bibiliya yanjye, kandi ahakana ijambo. Ni iki nkwiriye gukora? Ni iki nkwiriye gukora? Noneho mwumve, ukwiriye kubaha umugabo wawe. Iryo ni ijambo.
none aramuka akubwiye kandi akakwangira gusoma bibiliya no kujya ku rusengero cyangwa ikintu nk'icyo, ibyo ntabwo ukwiriye kubyubaha, kubera ko uwo udashobora kureka se, nyina, umugabo, umugore cyangwa ikindi ngo ankurikiye ntabwo akwiriye kuba uwanjye. Uko ni ukuri. Oya, ntabwo umugabo ntabwo akwiriye gukoresha, umuntu ntabwo akwiriye gukoresha mwene ubwo bubasha ku mugore kubera ko ari umutware. Imana niyo mutware we hejuru yawe, mwene data. Murabona? Kandi niba umugore wawe arimo gukora ikintu kibi, none ufite uburenganzira bwo kumubwira kandi akwiriye kukumvira, ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kumukubita cyangwa ngo umubuze amahoro cyangwa ukore ibyo bintu. Oya mugabo, murabona, Imana yaremeye umugabo umufasha, ntabwo yamuremeye itorosho. Mwibuke, ni umukundwa wawe, akwiriye kuba igihe cyose ari byo. Igihe cye kandi niho abantu b'Imana bakwiriye guhurira ku bw'ijambo rya nyuma muri Kristo. Yego, bw'iminsi ya nyuma bazahurira muri Kristo, ibyo ntimubyibagirwe. Noneho dufite aho guhurira, turahafite neza neza. Batwita, none hano hari iki kibazo, batwita inyoni zanduye kubera ko tujya mu rusengero rwo kwa Junior Jackson rimwe na rimwe, kubera ko ntabwo ahuza n'amabwiriza mashya hano ku itorero. Ese turi hanze y'ubushake butunganye bw'Imana kubwo tuba tujya hariya rimwe na rimwe? Oya mugabo, twizera ko Junior Jackson ari umuntu w'Imana. Namaze kubisobanura, niko binibwira. None ntabwo twemeranya kuri gahunda yo mu itorero. None nizera ko Junior, kuko we ni bangahe bazi Junior Jackson ko tuzi uriya muntu ari umuntu w'Imana, yizera ubutumwa nk'uko mubwizera, yizera ibintu mu kuvuga ukuri. Junior nanjye turi inshuti kimwe n'aba bantu bose basigaye hano, Jete na mwene data Robert na mwene data Jackson na mwene data Bira n'aba bene data bose hano, twese hamwe turi hamwe. None ntabwo ntidushobora gusa ku maso ngo tube kimwe, murabona, ariko twizera ubu butumwa bumwe, murabona, kandi dushyira hamwe. Hari mwene data Hume hariya hakurya hano, nawe umumisiyoneri, kandi n'abandi benshi batandukanye. Rimwe na rimwe nta nubwo ushobora kuvuga neza amazina yabo, ariko wowe urabizi ko mvuga we uko biri kose. Mwene data, ni ukuri, ese mwahitamo kundeka gukora ubuforomo? Nabajije ibyo, murabyibuka. Ni umukundwa mushiki wacu mwiza yashakaga kumenya ku bijyanye n'ubuforomo. Igihe nari muto nabwiraga buri muntu ko nashakaga kuzaba umubwiriza. Ibyo narabisubije. Noneho niki yakora kuri ibyo muri iki gihe? Rero uru ni urwandiko ruvuye ku mubwiriza w'umukozi wa Kristo. Ibyo ntabwo ni urwandiko rwanjye ku giti cyanjye nandikiwe, ni uruvuye kwa mwene data Patara, umwe muri bene data hano ku rusengero. Byose turabirangije. Urakoze mwana, ndabanezerewe mwe bantu. Ngiye kujya. Turi umwe, imbaraga zacu no kwitabwaho. Nibaza niba mushiki wacu Wilson akiri hano mu nyubako. Namubonye hano. Uzi icyo nahoze nkora mu gihe cyashize mushiki wacu Wilson? Narimo ndeba ku mafoto igihe nahoze nshyiraho ibuye ry'ifatizo. Narebye ku ifoto maze mbona Hope nanjye mbere yuko dushyingirana. Hano ubwo nari nzi ko ndibuka ko mbona ifoto yanjye igihe nazaga mvuye muri imwe mu mirwano yanjye y'iteramakofi, igihe negukanaga intsinzi ya shampiyona. Ndeba ku ifoto yanjye umugoroba umwe igihe nari umurinzi wa pariki hano muri Indiana, kandi ntekereza ku itorero. Murazi, ndakeka ko nta bantu basigaye usibye umuntu umwe wicaye hano uyu mugoroba muri iryo tsinda rimwe niwe usigaye. Ni bangahe bari hano bari bahari igihe twashyiragaho ibuye ry'ifatizo aho kera ku itangira? Muzamura ibiganza byawe. Mwene data mushiki wacu Wilson, ndashaka kubabaza ibintu bibiri. Nibuka uburyo twatangiye? Nuko igihe aho hasi kera ku isima hari huzuye ibyondo, hakiri arya amadirishya ya kera yanyeganyeganye. Twari dufite amasantime 80 yo gutangiriraho. Hari ikirundo kinini cy'ibyatsi aho hose, hari ibiti nk'inyuma yacu hano igihe twubakaga urusengero. Murebe, twese bari batanze umuhigo tuzengurutse hano imbere y'igicaniro. Twarababonye baza kandi bagasubirayo umwe ku wundi. Ese mwabonye abo bagumanye n'ubutumwa uburyo bagiye? Noneho tekereza kuri abo bagiye kuri ubutumwa uburyo bagiye, mubitekerezeho. Hano turahari uyu mugoroba, nyuma y'iryo tsinda ryose ryari nk'inshuro 3 abo dufite ubu hano muri aya materaniro yacu yuzuye. Bitekerezeho, ya mabisi yo ku ishuri yabaga aparitse aha hose, aturutse ahantu hose mu gihugu, hepfo no haruguru muri iki kibanza. Yewe twanashyiragaho amahema hariya hanze kugira tubiteho, kandi nabwo ntiwashoboraga kubona aho wakwicaza abantu.
bateraniye hamwe. Nari umusore muto w'umubwiriza, murabona, kandi muri ibyo bihumbi by'abantu twari dufite hari batatu bonyine dusigaranye hano uyu mugoroba. Nibuka mushiki wacu Wilson hari igihe nahamagarwaga ku gitanda cye yenda kwicwa n'igituntu, harimo ava amaraso kugeza ubwo amashuka n'umusego byari byuzuye amaraso aho mu nguni. Nibuka umwuka wera ahagarika amaraso. Mu minsi mike nyuma yaho namubatije mu ruzi Ohiya mu mazi arimo urubura mu izina rya Yesu Kristo, maze mwicaza aho inyuma mu modoka yanjye yari twikuruwe iyo Roadster ishaje, ndamujyana tuvuye Utica. Sibyo sibyo? Yego, mushiki wacu Hope, umugore wanjye, mushiki wacu hariya yari yicaye imbere muri iyo Roadster nto, kandi mama wanjye na mushiki wanjye Snelling n'abari inyuma. Mfite ifoto yabo, mushiki wacu Snelling, mama nabo bose, Mrs. Werber, mabukwe bose bari bahagaze aho, na Meda hari agakobwa gato gahagaze aho. None ubu n'umugore w'umutwe wuzuye imvi. Nibuka igihe bageze umunsi barimo bagurisha udutambaro tw'ikirango dutongo tubone amafaranga yacu ya mbere, kandi nibuka Hope ahagaze aho mu nguni. Yari umukobwa nko mu myaka 16, yarimo agurisha nk'ibingana gutya. Yari afashe utwo dutambaro mu ntoki, yarimo atanga utwo dutambaro yashoboye gushyira umusinza zaho mu muhanda. Aravuga ati, umva mukobwa, ati n'icyo urimo kugurisha? Aravuga ati, ntacyo, none nguhaye aka gatambaro. Ati, iyi ni impano y'urusengero, niba hari ikintu wifuza gushyiramo hano. Kubw'impano turimo kugerageza gushaka amafaranga ahagije kugira ngo twubake urusengero aha muri uyu mujyi. Ati, niba ushaka kugira ikintu ushyiramo wabikora, ariko niba, aravuga ati, nta kintu mfite. Aravuga ati, twara iki kirango uko biri kose. Arakajyana nuko akarebaho. Ku ruhande rumwe hari avugaga ati, ese nihe uzamara igihe cyawe cy'iteka? Kandi ku rundi hari ikibazo, nihe uzamara igihe cyawe cy'iteka? Ikibazo. Arongera aradandabirana, arakareba, aravuga ati, mukobwa, urimo kubaza ikibazo gikomeye. Aravuga ati, ariko kigomba gusubizwa. Kandi uko ni ukuri. Uyu mugoroba umushiki wacu yagiye inyuma y'inyegamo y'igihe. Nibuka amagambo ya nyuma yavuze, nibuka icyo namubwiye, ndabyibuka. Yego mugabo, amazi menshi ubu yaratembye mu mugezi. Twajyaga duhagarara hariya hepfo mbere yuko tunagira itorero, twajyaga duhagarara maze tugafatana mu biganza maze tukaririmba indirimbo hano. Ntabwo nkiyumva. Martha yari akiri akana gato icyo gihe. Mfite ifoto ya Leroy muto ahagaze aho akiri akana gato nka gutya. Hahirwa ipfundo rituboshye imitima yacu mu rukundo rwa Kristo, ubusabane bw'umwuka bimeze nk'ibyo byo hejuru. Igihe turirimba uko, hari benshi bategereje aho hakurya kuza kwe. Bidutandukanye, bidutera ububaba mu mutima. Tugakunda n'umwe ku wundi nka gutyo. Tuzakomeza niringiye ko tuzongera guhura n'inshuro. Mwene Data Freeman, uri hafi yawe. Ese sibyo? Ndahimo ntekereza nakumenya igihe twari tugiye kwa mwene Data Roy. Mwibuka Ade Cox? Ifite Kenneth. Ese mushiki we yitwaga nde? Amafoto yabo twari duhagaze aho hamwe n'ayo maboko yacu afatanye umwe ku wundi imbere yabo. Dr. Roy E. Davis, pasiteri nabonye mu minsi mike ishize. Doc yazanye ayo mafoto ya kera aho. Ibyo byatumye niyumva ukuntu hano. None ibyo benshi muri bo baragiye, murabona. Baragiye, ntabwo bizatinda ko natwe tugenda, murabona. Ariko igihe dutandukanye, us in the word pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet kubonana. Remember Brother Bosworth? Nibuke mwene Data Just before Bosworth, his crossing,
mbere y'uko yambuka yarahagurutse aho mu cyumba agenda aho hasi maze akora mu biganza bya se na mama we n'abo yari yarazanye kuri Kristo. Imyaka 40 bari barapfuye nko mu myaka 40 cyangwa 50 yababonye bahagaze aho mu cyumba arimo agerageza kubereka buri muntu aho ababona. Icyo cyari iki? Umusaza arimo yambuka ajya mu gihugu nagiyemo mu iyerekwa cya gitondo ko n'ukuri. Narababonye aho hakurya bari bongeye kuba abantu bato, turacyari hamwe nabo mu mutima, twiringiye kongera kubabona. Uko n'ukuri Imana ibaha umugisha. Maze kunyuza amaso inyuma hariya mu nyubako nahoze mvuga ku nshuti zanjye z'abirabura, none ndabutswe mwene data na mushiki wacu Nashi bicaye nka hariya. Ntabwo nari nzi ko muri aho, naje kureba bari hariya inyuma. Kandi n'uyu mwene data wicaye hano, ese ni wa mwene data ujya umuha ako karuru kanini gakomeye hariya inyuma? Rimwe na rimwe yicaye ahagarara, ntabwo nshobora kwibuka izina rye. Mwene data Wood yavuze ko yavuganye nawe, yaravuze ati murazi igihe umwuka ankozeho ndasakuza cyane nti hey, ati nibwira ko nta kintu umbangamira. Igihe udasakuje cyane uti hey, birambangamira. Imana iguha umugisha, ndagukunda mwene data mushiki wacu. Uko n'ukuri. Kandi mwene data Nashi, mushiki wacu Nashi, murabizi ko mbakunda. Yego mugabo, muri bene data n'abashiki bacu muri Kristo Yesu. Bakundwa nshuti zanjye nziza n'abandi benshi, niba narabuze bamwe muri bo, hano imiryango irakinguye kuri mwe. Imiryango y'ijuru nayo izakingurwa. Ariko tuzakomeza kuba hamwe n'umutima, nitwiringiye kongera guhura indi nshuro. Ukwizera kwanjye kureba hejuru kuri wowe. Noneho nk'uko turirimba, reka dufate ikindi gihe. Noneho turi imbere ubu, ni igihe cyo kujya mu rugo ubu. Kwanjye kureba hejuru kuri wowe, wowe mwana w'intama w'i Karuvari, O Savior divine. Now hear me while I pray. Take my sin away. Let me from this day holy. Let's try that holy. Reka tugerageze ibyo uwera uwera. Indi nshuro ese mwabikora? Tuyinjyana mushiki wacu. You know what? Murabizi, muribuka igihe mushiki wacu Jeti n'abandi bajyaga bayiririmba, umunsi urimo urarangira mu burengerazuba, ijuru ryahaye umugisha isi, isi nayo yahawe umugisha. Nkunda cyane uko izuba ryo ku mugoroba rirenga rimanuka n'inyoni zikiranya amajwi yazo ya nyuma. Ibyo bigomba kuzagera kuri buri wese muri twe igihe kimwe. Ntekereza ko muri uwo mwanya wa nimugoroba mwigeze mubyitegereza, umuyaga uratuza, inyoni zigaceceka. Murabona, ni nkaho isi iba irimo gupfa, umunsi ukaba urimo gupfa kugira ngo uzongere uvuke ejo mu gitondo. None ka twongere turirimba ubu niba bishoboka. Imana ishobora byose. Ngwino hano gato. Ngewe ntekereza ko sinkeka ko nzi iryo jwi neza muri iyo ndirimbo. Reka mbigerageze ntari kumwe n'inanga. Urabona, reka turebe niba twabishobora. Noneho nzi ko ushobora kuba nibeshye. Urabona, noneho mumfashe mwize. God most house, heaven and earth are full of thee. Heaven and earth are praising thee, O Lord most high. You like that? Doesn't that do something to you? Let's try it again. Reka tubisubiremo. Holy Lord God most high, heaven and earth are full of thee. Heaven and earth are praising thee, O Lord
ndabikunda, ese mwe si uko? Nkunda izi ndirimbo nziza za kera. Hari ikintu muri izo ndirimbo nkunda. Mushobora kugira izo ndirimbo nto zanyu zigiye zicagaguyemo uko mubishaka. Iyo muyimye ndayikunda hakurya y'umwenda utabutse. Izo ndirimbo nziza zose nk'izo, nkunda izo ndirimbo. Ndatekereza ko kuririmba ari igice cyo kuramya. Yego mugabo, muririmba indirimbo umwana. Ni byiza kubwo gutandukana kwacu, noneho indirimbo twara izina rya Yesu hamwe nawe. Reka umwami abahe umugisha mu gihe duhagaze. Nta kibazo. And joy of heaven, precious name, ibyiringiro by'ijuru n'umunezero we, ibyiringiro by'isi n'umunezero. Noneho hano hari umurongo utera nkunda n'umuburo kuri mwe mwese. Ni iki dukora? Fata izina rya Yesu hamwe nawe nk'ingabo kuri buri kigoyi cyose. Mwumve, yegereye ibikuze. Ni iki ukwiriye gukora? Uhumeka iryo zina ryera mu masengesho. Iryo zina ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Iryo zina rihebuje, niryo ryiza. Reka twubike imitwe yacu akanya gato. Kugeza kumeruka y'isi, kugeza twongeye kubonana. Umwami Yesu aho umugisha mukundwa mwene data kandi amukize mu izina rya Yesu. Biduhe Mwami. Narimo mvugana na Pasiteri